ry'Imana silvupura abantu babyumve Bibiliya igaragaza ko nuko Satani ngo amwereka yerekwa biri muri Matayo 4 uhereye ku murongo w'9 n'uw'10 ngo amwereka yerekwa n'ubwami bw'isi uko buhagaze n'icyubahiro cyabwo akimara kubimwereka Yesu ajya Satani amuhereza yerekwa nk'umuntu kuko amaze kubereka ari umuntu reka muhereze yerekwa byo kuba ari nk'Imana byamucanze yaje nk'umuntu none reka nkugerageze dore abantu bakunda icyubahiro bakunda ibi byose narabigabanya nabigabira ubushatse buko yabijyanyeze Adamu ahita avuga ngo rero numfukamira ukandamya gusa wowe singusaba gutanga iki ngo nyoko Mariya ngo umutange igitambo weho nshingiye ku rwego uriho ndabona uzaba umwami w'abami isi n'ijuru wowe bizakubamira icyubahiro ufite ntabwo ari ubwami bw'abayuda gusa wowe ukwiriye ubwami bw'isi yose Satani yarabiketse burya gutegera mu kintu abona yuko ufite ubushobozi bwo kugeraho nubona umuntu akubwira ngo tanga bino kugira ngo tuguhereze kuzayobora igihugu cyose cy'u Rwanda mu buryo bwa minisiteri y'ivugabutumwa ibyo Satani ari kukubwira ngo ngewe mfite inzira y'ubusamo nakunyuzamo ukabigeraho n'ubwo Imana biguteguriye burya Satani abeshya abantu ko ari uzabikora ariko ubundi Imana barabiguteguriye none agashaka yuko weho unyura mu nzira zo kuramya Satani byitwe ko ari Satani bitanze kuko n'Imana arambye ngo Didier Imana ngo ndi Uwiteka nzakumenyekanisha amahanga azakumenya Imana ikaba yarabimbwiye none ngahura n'undi mwuko umbwira ngo niba ushaka ko amahanga kumenyekanisha hari ubundi buryo shortcut genda ubamire runaka potere runaka wemerewe munsi y'amavuta ye kugira ngo amahanga yakugendesha urumva atari iyindi nzira birasaba ko apotere runaka ajya mu mukimbo cy'Imana akweko ko ajya gusoza iby'Imana avuganye nawe Satani shoro nyinshi akunda kuza mu isho gushaka gusoza iby'Imana avuganye nawe before niyo mpamvu kwe kugenzura kubera iki ashaka ibi bintu muri inzira kandi Imana ibishaka mu inzira niyo mpamvu utazi ijambo ry'Imana ntubasha kugenzura umwuka niyo mpamvu usanga abantu bamwe bari mu bisubizo bitwa ko ari Imana yibahaye kandi ari Satani wabibahaye ndaguhereza urugero hari umuntu Imana yemera kujya kuzamuhereza imodoka inyuze mu buryo bwiza noneho yabagiye guhabwa imodoka hakaza umugabo umubwira ngo dusambane mpa ku bintu dore randi kuruza agende muri bondi imodoka iyo ushaka ariko niba basembyara base turyamane kumbi ngo ari gushaka ngo agutwika inda uyikuremo umusigara ntago birabimenya yuko twanabyaranye tubikuramo nacyo twari ko nibura nta ku bintu turyamane kumbi ari gushaka ngo amaze kugutwika inda hanyuma agoreza n'uburyo agoreza n'uburyo bwo kuba wakuramo inda agoreza n'agafaranga gushigikire ashaka yuko inda numara kwikuramo ni igitambo agiye kuyisimbuza randikuruza yakwemereye ariko arabahumanyije ubugingo bwawe n'umubiri wawe atanze amaraso yawe uje umugayo disi rero muzitonde nubona umukobwa ubona umugabo ashaka ngo niba mwana akoze n'impanuka ugasanga impanuka ibayo agutwisira cyangwa mwaryamanye yagushukushije ubutunzi nubona ashaka ko agushigikira ngo kuramo inda sishaka kumbyarira uzamenye yuko niba ashaka kweza ibiguzi n'amafaranga byose bishoboka ngo indu yikuremo ntuzagire ngo ari kukorohereza umutwaro ngo ari kwanga Didier Bibiliya ivuga ko nta rindi zina twahawe mu isi no mu ijuru n'ikuzimu ryo gukirizwamo ariko uyu munsi abantu bafite andi mazina ashobora kubakiza n'urugero nari ndi kugwa nk'ikanguka n'ibindi bigiye bitandukanye uyu munsi abantu basenga abamarayika bategeka abamarayika kuza kubafasha abantu bisiga imyunyu ngo ishobora kubakorera imirimo n'ibitangaza kabahumanura ikirukana abadayimoni n'ibindi byose ni gute bajanduka muri uku kwitiranya imyuka kuko ari igihe Robert bavuga ijambo ry'Imana ariko afite izindi mbaraga zihishe inyuma donc umuntu yajanduka muri ibi bintu gute agahishurirwa umwuka w'Imana ushingiye kuri iki cya Paulo uvuze yuko yarebye umukobwa uragura mu rusengero akavuga ati dayimoni muvemo zikamuvamo kandi bari bamaranye igihe amwibeshyaho icyambere twumvishe ko abyakorewe mu 4:12 avuga yuko nta rindi zatwaherewe munsi y'izo ryo gukira ni Kristo Yesu yego birashoboka yuko iri zina naryo abadayimoni barikoresha ndetse bakanarirondoreramo rero icyo dukwiye kugenzura twebwe ubwacu tubaze tureke kwishushanya cyo ni icyambere icya kabiri twemere guhiruka rwose tugira imitima mishya duhabwe kumenya ibyo Imana ikunda ishima kandi bitunganye iyo yari primaire hakaza secondaire eso yarimo Paulo bitangira ku Baroma 12 dusanga na Yohana 7:17 na 18 havuga ngo ushaka gukora ibyo Imana ikunda ahabwa kumenya ibyo Imana ikunda ahabwa kumenya ibyo Yesu yigisha ko ari byo cyangwa umuntu yigisha ko ari byo bivuye ku Mana cyangwa bivuye kuri we ngo kuko ushaka icyubahiro nguvuga ibyo ubwo abayishakira icyubahiro ariko ushakira mutumye icyubahiro niwe ukuri kandi nta buriganya bumurimo vuga ngo rero abantu igisubizo urugamba bakwiye kurushira mu kubana neza n'Imana cya kabiri iyi myunyu ntabwo ihumanura
nubwo mu buzima busanzwe umunyu ni antibiotique yahumara uburyo buri naturel ariko niba itanyakoreshwa uburyo bwa spirituel ibyo ngibyo babyita idolatry biri connecte n'imbaraga z'abadayimoni bitirirwa ko ari abamarayika kuko inshuro nyinshi satani akunze icyubahiro agishakira mu bishushanyo n'ibintu byose bya objet d'art cyangwa ibintu byose bikoreshwa nk'ingingo wakwifashisha. Urugero ushobora kukubwira ngo fata amazi yo kunywa tuyasengera Imana igukize ariko niba Imana inyobe kugira ngo ngusengera amazi yo hari igihe wakwiza kwa kuba kukiraho ariko niba bihindutse iturufu ukubakira kwiza kwa ku mazi ayo mazi abademoni bazayakuriramo ntago umwuka w'Imana uzaba ukiyakorera. N'inzozi usanga inzozi ziri formule ku inzozi barota ari izo ngizo. Rero ibyo ngibyo rero ntibikwiye kuba gutyo, ntibikwiye kuba iturufu. Niyo mpamvu Elisha yakoresheje umunyu igihe kimwe ntago yawukoresheje nk'iturufu ngo bihoraho. Ikindi gihe Yesu yigeze akiza umuntu atoba kondo amusiga ku mazi ngo yuhagire mu mazi Isorowamu impumyi irahumuka. Barutolomeo ntago ariko abigenje yamukoze ku maso arahumuka. Undi urimo Yesu arakije abantu uburyo butandukanye akiza uburwayi bumwe kwari kugira ngo batamenyera mu nzira imwe cyangwa ngo bubakire yuko ibyondo bikiza amaso babyokira nka doctrine. Mani magambo Imana ishobora gukoresha udukoryo dutandukanye no kugubwira ngo genda uryame uruhuke ndaje nkwikirize. Waryame ntibibwa yuko igihe cyose uryame ukaruhuka izajya gukiza uburwayi bumwe hari uri bupfe. Uragira uti abamarayika ni donc ni abakozi ni imyuka ikorera Imana. Yego. Ese ni ryari umuntu ashobora gutegeka abamarayika bakaza kumukorera uwo muntu aba ari umuntu w'Imana? Niba utangiye gutegeka abamarayika ngo baze bagukorere ushobora kuba warabikuye mu nyigisho z'ubuyobe cyangwa ubwawe ufite ubujiji bwo kutamenya ibyanditswe. Bibiliya ivuga mu Baheburayo igice cya 13:14 ngo abamarayika ni imyuka ikorera Imana itumwa iturutse ni Imana yituma ntago itegekwa n'abantu, ni Imana ituma abamarayika kuza kudukorera. Rero ntago nkwiye no gushimira marayika mpaye service, nkwiye gushimira Imana yamukoresheje. Yego. Kubera yuko marayika ushatse no kumuramya marayika w'ukuri atumwe n'Imana aziyambura icyubahiro kigarurira Imana nk'uko byageze mu Byahishuwe 19. Yohana ashatse kumuramya marayika arabomye umucyo we wuzuye isi, ashatse kumuramya mu cyaha. Bivuga ngo na Yohana nubwo ari intumwa yaragiye kuvangirwa yitiranya marayika yumva yuko akwiye kumuramya. Marayika ngo ndumugaragu mugenzi wawe. Muyandi magambo marayika w'ukuri iyo agutumyeho ari Imana imugutumyeho ntago ashaka icyubahiro cye ahubwo akigarurira yamutumye. Ariko nujya gusanga abamarayika bari gushakira icyubahiro abantu babaye bigirwamana ugasanga n'umuntu utangiye kumurota marayika akubwira ngo ngenda umuramye ibyo akubwira byose ubyumvira uzamugire ikibazo. Marayika ukubwira kubamira umuntu kuruta kubamira Imana uzamugire ikibazo. Wasanga ari ya myuka mibi ishaka yukura ukoresha icyitwa idolatry. Ndagusuje neza kandi nguhaye ikaze. Wagize neza gukora subscribe kuri chaîne yacu kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu ko tubishyizeho umunsi ku munsi. Nge uri inyuma ya kamera ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda n'abandi bose bumva ururimi rw'ijambo ry'Imana tuvuga. Imana ibaho umugisha. Nakiriye mutumishi Didier tugiye kwicara tuganire. Didi nguhaye ikaze. Umeze ute? Urakoze kuyakira Robert Prince. Ndashima Yesu Uwiteka abanye nanjye. Yego nari ngukumbuye. Amen. Buriya iyo twahuye hari ibintu byinshi ngenda nunguka. Haleluya. Yego. Hanyuma icyo gitabo se ubwira ubw'agakiza bimeze biti? Cyamamaze tugwa amafaranga. Iki ni igitabo cyitwa ubwira ubw'agakiza muzaga umukristo ko hano mfite kopi y'Icyongereza. Yego. Wense ashize Imana ashimye ko igihe mperutse ino zamure mikrofone. Yego. Ubu ngubu kiri mu ndimenye ariko kiri ku 20 yego by'u Rwanda amadolari 15 y'amanyamerika imitwaro 5 y'amagana 50 by'amashiringi ya Uganda. Bivuga ngo rero aho ariho hose waburi bitanakunze yuko igitabo nk'iki gifatika kikugeraho PDF muri WhatsApp contact ushobora kuyandika ngagoreza copy ukazagiprintinga. Yego. Yes, nacyo bitwaye biterwa nuko tubyumvikanye bane magambo nta mupaka uhari. Ushobora no kugiprintinga ugasanga iyo muri wagiprintinga muri ukakigira kinini uko bishaka pfa kuba message irimo ibasha kukugeraho. Yego. Harimo inshamake y'uburyo butandukanye imbonera hamwe twaje tubivugaho uburyo butandukanye. Uwabanje kunyumva n'ubasha kukinguraho. Yego. Yes. Hanyuma ngo wayikaza ko kari kaciyemo tugomba no gukora advert sibyo? N'abandi bakire mufite business zanyu
mungane mbamamariza. Ubu nabuze abarokore bafite, ubu nabuze amafaranga kandi mfite abarokore bafite ama business. Ubu hari abafite business zigiye zitandukanye, amashuri, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Ni mungana ngo mbamamarize, abakiriya babagane. Muri aho gusa mwirwa munuka ngo Robert naravangiwe. Kandi nizinsi mpamvu mbivuze, nibura iyo ukoze estimation sinabura 500 by'abantu banyumva ku kwezi. Si benshi se? Nibyo babumvisha ibintu nakoze ni benshi. Hanyuma ndakwakiriye muri Gospel Talk yacu uyu munsi. Ndifuza ko tuganira, hari point ebyiri nshaka ko tuganiraho. Yego. Paulo yandikira Abefeso bandika ijambo nkunda gukoresha muri spirituality, rivuga ngo ntimukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo mu Rwanda n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, abatware bategeka isi y'umwijima n'ibinyabushobozi. Aba ngo nimwambare intwaro zose z'iki z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi ku munsi mubi. Intwaro arazisobanura. Ndashaka uyu munsi rero tuganire. Hari abantu bitwa ko ari abanyamasengesho ariko bagira amarituweli spirituweli ahishe ku buryo utapfa kubishura. Amarituweli ubwo ni imihango n'imigenzo. Mu minsi yashize nari ndi kuganiza abantu ko hagara ukuntu uhura n'umuntu ni umupfumu, ugasanga mu nzu ye yatatsemo ijambo ry'Imana, hashushanyijemo n'imisaraba. Ariko abantu muve ku rwego rwo gushyira imisaraba ku nzu, no mu gatuza kanyu niki umusaraba ube uri muri mwebwe, ubuzima bw'umusaraba ube muri mwebwe. Hari umupfumu wo muri Romania mfite aka video ke nandaza kukakwereka. Yego. Nabonye ari gukoresha ifoto yindi mu Bagaturika gishakiro ngo Yesu abambwe ku musaraba. Afite pigeon cyangwa inuma yirabura. Arongo by the power of the black magic of this pigeon, in the name of Jesus Christ, I command, ari gutegeka ngo mwiza rya Yesu Kristo, ndategeka ko bw'imbaraga z'iyi black magic, iyi black pigeon, by the power of my black magic. Ngo urako ni imbaraga za black magic, ni magie noire. Ngo ndategeka mwizira rya Yesu Kristo ngo uriya mugore atangire gukunda umugabo kugeza igihe atanga kumurota akamutekerezaho, ari gutongera ibintu, ariko bakoresha mu izina rya Yesu. Numva ngize agahinda kuba n'abakoresha black magic bakoresha mu izina rya Yesu Kristo. Ntabwo ari ngo ni Yesu gusa, arega secret ibanga ririmo nagurizi birava ngo nta rindi zina abantu mu isi no mu ijuru n'ikuzimu bahawe. Rero ryo zina rya Yesu niryo zina ribikora, kadukoresha iryo jambo. Urumva barimwe barikoresha mu buryo buteruye cyangwa se butari bwiza. Aha rero niho nshaka ko tuganira. Inaha i Kigali hari umupasiteri umwe ajya gukusanya abantu, akababwira ngo nibaze ngo abinjize mu kirere cye cya gatatu, kirere cya gatanu, mu ijuru rya karindwi, mu ijuru rya kangahe basha mu kirere. Ngo noneho baba bari gusenga, naratangaraga akavuga ngo hamagara abamarayika bawe, ngo hamagara marayika wawe azi. Kandi abantu bakavuga ngo turamuhamagara ariko tukavugana nawe. Sibyo? Undi mudamu araza ama testimony y'ukuntu yagiye ahantu umupasiteri amuha umunyu w'inyanja, ngo uramukorera, ngo urabikora. Abantu benshi usanga urahumanura umuntu ngo gutera ngo urawukaraba unganga ukagira igikundiro. Aha ngo unyanyagiza ahantu ucururiza mu nzi wawe ngo abadayimoni bakagenda. Donc ndashaka ntago umunyu wirukana abadayimoni, ntago gikora mu izina rya Yesu ahubwo umunyu bwa. Exactly. Abadayimoni baragenda. Ndashaka uyu munsi tuvuvunure cyangwa se tugibwina, uri kumva kuri iki kintu cyo gusenga abamarayika, gukoresha imihango n'imigenzo y'isi y'umwijima, kandi babikora mu izina rya Yesu banasenga. Noneho iyo ubivuze abantu bamwe bahita nkanjye ndwana urugamba Didier, aho kugira ngo umuntu yumve cyangwa se agucarane tuganire cyo Bibiliya ivuga, ahubwo agahita gutuka ngo waravangiwe bivuga abakozi b'Imana. Ariko ndashaka ko umuntu Imana izahiyerekwa, nzajya nerekana abantu amakosa ari nawe azaza bereka uko bikwiye kugenda, nkuko Didier akunda kubikora. Buri iyo nakubonye icyo kintu bashaka ko tuganira kugira ngo nibura abantu ese niba ibi bintu bimeze gutya, abantu noneho bakwiye gukora iki Bibiliya ivuga ngo bakora iki. Naho rero nguhaye ikaze, niyo mpamvu nakoze introduction irambuye kugira ngo twinjiye mu kiganiro. You are welcome. Reka tuanze dushima Imana, hanyuma twinjiye mu kiganiro tuvuge ni gute dukwiye gusenga. Mbese imihango yakorwaga uko isero rya kera ryakoraga, ubu ngubu abarozi bari kwifashisha isero rya kera iyo bashaka kuroga. Ibintu byose abantu bose bashaka kuroga no kuvuma babapfumu bifashisha isezero rya kera.
kuko iri sezerano rya kera bashaka kurakaza umukozi w'Imana akahita kuvuma mu izina ry'Uwiteka. None isezerano rishya ryo ritubuza kuvuma. Bivuga ngo rero nujya gukoresha umuvumo mu isezerano rishya nubwo wakwifashisha isezerano rya kera, isezerano rishya ritari gusha muri classe y'abarozi. Kubera yuko irishya ni umubiri, irya kera ni igicucu cy'umubiri uhari. Aha tugiye kuryoherwa cyane, tubanze dushima Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kuko ugiye kubana natwe. Ciye bugufi nka Didier mwene data Robert, turi kumwe hano inyuma ya kamera. Nyemerera Uwiteka ibyo ushaka ko bene data bahembukiramo, abari byo Uwiteka mwe mananjye unyuzemo. Uvuze ko ngize itiyo uzajya uvugiramo igihe cyose washakiye. Nyemerera data uvugire muri nge, hanyuma imitima y'abantu benshi ive mu rujijo, benshi bahembuke, haboneke deliverance, haboneke Uwiteka mwanjye umucyo uvira bari mu mwijima, bamenye ukuri babaturwe kuva mu buzima bw'urungabangabo, kuko benshi bamaze gufatwa n'imyuka y'amarozi ndetse bahinduka abapfumu n'abarozi ku giti cyabo, batagiye mu bapfumu kuko bagiye babikora kuri TikTok, bagiye babikora kuri social media. Abantu bavuga mu buryo ngo umuntu umukunzi wa wamugarura, ngo kora gutya na gutya, ngo umwandiko gutya na gutya amazina, ngo umuhamagare, ngo muri izi joro ngazaguha, ngo niba yari yarakwanza zakugarukira. Ibyo bintu ngo koresha yizaburi, ngo none uyivuga inshuro zigera muri 7 kugira ngo ibintu bikuru bagase bikaza ari imihango, wagira ngo ni Bibiliya kumba ari imihango n'imitongero na gipfumu, kuko abantu benshi bamaze kuva mu ijambo basigara bifashisha ijambo, ariko hari yindi motive izimbaraga z'umwijima zibiri inyuma. Duciye bugufi data, nyemera mwami wanjye usenye Uwiteka mwami wanjye ikintu cyose kitigeze cyubakwa nawe. Matayo 15 umurongo wa 13 arambwira ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kigomba kurandurwa. Ndasenze mu kwizera ngo haranduke imbuto yose yitwa ko ari ijambo ry'Imana ritari ijambo ry'Imana, iranduke kuva mu mitima y'abantu bayakiriye, hanyuma bahembuke mu izina rya Kristo Yesu. Nyemere uwo ari we wese waba agifiteho ikibazo umuhereze gusobanukirwa mbere yuko ajya kwataka no gukomentinga ngo twayobye, ahubwo Uwiteka nyemerera abantu batega amatwi bagendereye gushaka gukunda ukuri no kumenya ukuri, ntibasigara uko bari ahubwo bahembukire mu kiro kiganiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, urakoze mwami, amen. Hanyuma tujye gukoresha ngo ntibavuga bavuga. Ni ikihe dukwiye gusenga cyangwa igisengwa cyari cyo cyose? Turashaka ko tugenda hara mu gitabo cy'Abaroma. Robert, dusoma igitabo cy'Abaroma igice cya 12. Abaroma 12. Yego. Noneho here ku murongo wa mbere n'uwa kabiri ndashaka tubanze twumve iyo shusho bazana aho ngaho. Reka twihute tuhagere. Abaroma 12 dere ku murongo wa kangahe? Hera ku murongo wa mbere n'uwa kabiri. Handitse amagambo agira ati nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kuyikorera kwanyu gukwiriye. Buretse tubanze dusobana kuri uwo murongo wa mbere. Hano Paulo ari kuvugana na bene data muri Kristo Yesu. Ntago ari kuvugana n'abantu bagiye kwizera Kristo, ari kuvugana n'abamwizera abamaze kumwizera bene data muri Kristo. Arababwira ngo nuko rero bene data ntago mbibategeka ko turi munsi y'amategeko, ahubwo ndabinginga kubw'imbabazi z'Umwami Imana, Umwami wacu Yesu Kristo, ngo mutange imibiri yanyu nk'ibitambo bishimwa. Asobanura uburyo ukwiye gutanga umubiri wawe si mu byibo by'amaturo, ahubwo ngo niko kuyikorera kwawe gukwiriye. Byo gushobora gukorera kuyikorera gukwiriye, biro ngo ushobora no kuyikorera mu buryo budakwiriye. Kandi uri mwene data, ariko atongo kugira ngo uyikore mu buryo bukwiriye nuko utanga umubiri wawe nk'igitambo gishimwa. Ngo niko kwikorera gukwiriye. Mane magambo, iyo utanze umwanya wawe nka gutya Didier natanze umwanya kugira ngo nze ngaragare hano, uku kuyikorera ngendere kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke mu mitima y'abantu. Bino biri mu buryo butuma Uwiteka Imana ihimbazwa. Mba ntanze umubiri wanjye nk'igitambo gishimwa kuko hari ibitotsi nigomye kandi numva mfite umuriro kuko nari ndi mu rugendo. Bivuga ngo rero gutanga imibiri yacu nk'ibitambo bishimwa ariko kwikura kwacu gukwiriye kiri mu bintu tudategekwa, ahubwo ni ikintu dusabwa mu buryo buri volontaire, twingingirwa. Mane magambo, ubuntu bw'Imana ntago budutegeka, ahubwo buratwigisha, buratwinginga, mbese budufata buhoro. Mbese bashaka ko dukora ikintu tugikunze, tutabihatwa, tumeze nka za mashini zirimo amavuta.
kubera ko ubuntu budushoboza bwo burahari. So mu murongo wa 2 twumve aranditse ngo kandi ntimwishushanye n'abiki gihe bivuga ngo ari kubwira abandi abatijwe bene data muri Kristo ntibishushanye n'abiki gihe ntibitware nk'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. ari kubwira abatijwe ariko batarahinduka ari kubabwira ngo ahubwo mwemere muhinduke rwose mugize imitima mishya. duhindurwa n'ijambo ry'Imana mu bitekerezo byacu bigaheruka n'imitima yacu yakiriye impinduka kuko icyahinduye gutekereza kwawe gihindura n'umutima wawe n'imyumvire yawe n'ibyiyumviro byose. Yego ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Ikiguzi ni icyo ngicyo bisaba kutishushanya n'abiki gihe, kutitwara nk'abiki gihe. Wagendana n'abiki gihe, byashoboka kugenda n'abiki gihe ariko ntitwemere kwitwara nk'abiki gihe. Yego noneho ngo ahubwo kugira icyo ni ikiguzi cya mbere. Icya kabiri muhinduke rwose mugize imitima mishya. kugira nibwo ingaruka ni yihe bizana? Kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka. Kugira ngo tumenye neza, bisobanura ngo ushobora kumenya ariko utamenye neza. Kugira ngo tumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Aha ngaha harimo icyitwa discernement cyangwa kugenzura. Bivuga ngo Paulo ari gutanga ubutumwa bubasha gukuza abakristo b'i Roma ngo babashe kugenzura, kuko nibatagenzura baritwara nk'ab'icyo gihe, baritwara nk'ab'iki neza. Kuko ab'iki gihe Yesu yari yaravuze yuko ab'iki gihe benshi bazaza mu izina rye ariko atari ubatumye. Yego abo ko hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma ariko nyavuze ko abahanuzi bose bazaba b'ibinyoma. Yarashatse kuvuga yuko abo kuri bazaba bake ariko ab'ibinyoma bazaba benshi. Kandi bazaza mu izina rya Yesu nk'uko abo kuri baza mu izina rya Yesu. Rero itavuga ngo rero muzabe maso kuko bazavuga ngo Yesu ari hano, Yesu ari hano, none bazakubwira yuko aribo babikora kuruta uko ari Yesu wabikora. Bitume rero haza murungabanga kuko bose bazabavuga yuko baje mu izina rya Yesu. Bizakugora kumenya ukuri n'uw'ikinyoma. Yabihano muri Matayo 24. None agera ku rwego avuga ngo ndetse abangaba baje mu izina ryanjye bazakora ibimenyetso byinshi n'ibitangaza by'ibinyoma, ndetse binashoboka babasha no kuyobya n'intore, kuko intore zizaba zikeneye ibimenyetso bibemeza ko batumwe na Yesu. Niba mvuze ngo mu izina rya Yesu umurwayi wari ufite ikibazo cy'ubumuga abadayimoni bamuremaje akahita ahaguruka akagenda, bizakugora kugira ngo pinge ko ari Yesu bikoze kuko mbikoze mu izina rye. Ariko nkabanzi yuko imbaraga nyir'ubwite nazikuye Nigeria, nazikuye Tanzania, nazikuye Uganda, nazikuye mu bahanjuzi mu bapfumu, mu gihe mbikoze mu izina rya Yesu wowe uzaza uzi yuko koko ari Yesu uri gukorera muri nge, kuko nkoresheje imbaraga z'umwijima mu izina ry'umwami Yesu. Rero ahangano hahita haza urujijo niba bose babasha gukora mu izina rya Yesu. Umuntu dukurikiye kugira ngo tutihuta urabizi ko mba ndi hano kugira ngo mbabarize. Yego maze iminsi ndi kurwana intambara z'igiterane cyabereye i Burundi, ndi kubabwira umuntu dukurikiye ese koko icyo gitangaza cyazanywe n'abadayimoni. Indwara nyinshi ziva ku badayimoni. Umuntu agahanjura amavuta bagakira mu izina rya Yesu. Umuntu dukurikiye yamenya niba koko atari Yesu by'ukuri uza kudufasha kugira ngo twinjire abantu bagende. yo gukoreshwa ibitangaza ari Imana imuhaye, ari ikiri inyuma y'iyi nkuru zihinduka inzoka. Akantu uvuze karakomeye. Urabona ziriya nzoka zo kwa Farawo? Yego. Zahindutse inkoni, zahindutse inzoka. Inkoni ya Mose yego yari ifite imbaraga zayihinduye inzoka zivuye ku Mana. Inkoni zo kwa Farawo nazo zari inkoni nyankoni. Yego. Ariko nabo bari bafite izindi imbaraga ziri inyuma zahinduye inkoni zabo inzoka. Tugiye kugenzura yuko inkoni zahindutse inzoka, umuntu utabasha kubigenzura ashobora kugira ngo imbaraga Mose akoresheje nizo bari abakore bakoresheje. Kandi koko kubyitiranya biroroshye hariya. Kuko niba Mose afate inkoni isanzwe yashira hasi gahinduka inzoka.
inzoka nyanzoka original hakaza none bakorikora akababwira abo kwa Faro ngo iyo simple magic natwe twayikora nabo bazana inkoni zaba bapfumu abakonekone rega na Farawo niyo mpamvu yahise aba challenged yazabatekoze nguyu yaravuze ngo Imana iramutumye iyagutuye ko tubona ikora ibisa n'ibyo natwe dushoboye gukora nibyo tujya tuba ari nk'igihe umuntu yicara nko kuri kamera gahata ko nyamara mwa bantu b'Imana mwe nkurikije umwuka w'Imana ari ibintu ari kunyereka ndi kuri mwebwe mutari kuri atakoruba abandi bana bafata Bibiliya ndaje gufashe gato aho ngaho dushaka kwinjira yego ndakubwira na experience nigeze ngira kuri telefone mama wanjye tuvuganye kuri telefone connectinga n'umudamu umwe wari mu Rwanda hano yego umudamu wari mu Rwanda mama wanjye aravuga ngo ni umukozi w'Imana niwe ari nk'umujakazi avuga ko igisagura bitaba jakazi noneho akimara avuga ngo ngo umuhanuzi kazi yashatse ko dusengana njyewe mita numva mu mwuka ntangiye kubangamirwa numva umutima wanjye ndabangamiwe ndashaririwe numva ndabangamiwe ndashaririwe mbwira mama wanjye siyo warosa mbwiye ngo base banza uzamura isengesho ntacyo bitwaye batumaze kuvugana n'uyu uzamura isengesho cyo kigaruro kibe cyiza ubwo tuguconnectinzo twari batatu nkizamura isengesho kuko namaze kumva undi mwuka mbangamiwe nayo kuri icyo gitsina gore simuzi numva ahubwo njyewe nanjye numva umutima wanjye ndabangamiwe numva umwuka w'ifuhe numva uburakari buramfasha menya yuko umwuka w'uyu muntu n'uwawe connectings atari uw'Imana ndavuga rero ngo data mu izina rya Yesu Kristo umwuka wose udaturuka ku Mana ndawucecekesheje umwuka w'abacwezi abarangi nagiye kurangira gusenga ahita yideconnectinga nsengana na mama turi kuvugana mama wanjye aravuga nagiye kurangira gusenga mu izina rya Yesu uriya yayise yumva yuko kuko naravuze ngo sinzi umwuka umukoreramo wari ariko ngiye gukubita undi mwuka wose utari uw'Imana yego noneho muravuga ngo umwuka wari wose utavuga Imana umwuka wose utari uw'Imana mwiza Yesu Kristo ndawusenya ntidushaka kumva ivuga itavuye ku Mana hanyuma ndavuga ngo turasenya uw'abacwezi uw'abarangi uw'abapfumu umwuka wose utavuga Imana mwiza Yesu Kristo turawucecekesha turawuzimya turawutwika turamenagura kubera iki isengesho ryatumye ngewe nta kimana ari bimbwiyeho ahubwo rero numvishe kubangamirwa uku kubangamirwa niko Pawulo intumwa yigeze ahura nayo nako mu byakozwe uri mu gice cya 16 umurongo wa 16 ngo hari umukobwa wari uriho umwuka uragura ariko uwo mwuka uragura ukorana n'indamu ndashaka wumve abantu bahita batangira kwakira hishurirwa uwo mwuka uragura wakoraga indamu ikindi wabashaga kurondora ahantu ndashaka kure hano bigoye Pawulo nawe yarabanje agira ngo ni umwuka w'Imana urumukorera urumva Pawulo nawe yamanje kugira urujijo yaravuze ngo uwo mukobwa kibara gusensinga Pawulo na Sila ahita ngo aba ni abagaragu b'Imana isumba byose bababwiriza inzira y'agakiza mubumvire urumva ko abana abagaragu b'Imana isumba byose babwiriza inzira yo gukizwa Pawulo yumva umukoreye marketing agira ngo birds of the same feathers flock together ngo ibinyoni bifite amababa ngo bigurukira hamwe uri abashije kwishushanya kugira ngo Pawulo atahita amuvumbura ngo yabikoze iminsi irenga imwe unahasomye ndashaka uhumve Pawulo ngo yahise amutahura ko yabanje avuga asa nkaho umwuka uri kuvugira muri uyu ushigikiye ubutumwa bwiza utanzwe yuko ari abagaragu bisumba byose utanze ubuhamya umwuka yuko babwiriza inzira yo gukizwa ariko uyu mwuka uri gukora kuri umukobwa w'umugaragu nago wari mubwira bo nago warimo bari babwira inzira yo gukizwa ahubwo wari mubakorera indamu bashebuje ndashaka kureba uyu mwuka kuri ba Pawulo uyise ubakorera isoko ngo nabagaragu b'Imana isumba byose ikindi bababwiriza inzira yo gukizwa hano Pawulo niba yumviye a distance atango uyu muntu kabisa kuko Pawulo yigeze yandika abakorinto ba 12 ngo nta wavuga yuko Yesu Kristo ari umwami atabibwirijwe n'umwuka w'Imana aho Pawulo rero mu byakozwe n'umwe yarakosowe yasanze yindi dimension atarageramo aho asanga umwuka w'uburaguzi ubasha kurondora umukozi w'Imana ukamutangira ubuhamya noneho gasigara ugira ngo ni umwuka umwe kuko urumva Pawulo mubaje ngo murabagaragu bande turabagaragu bisumba byose mubwiriza ubuye butumwa tubwiriza inzira yo gukizwa kandi nta yindi nzira ibonerwamo gukizwa uretse ya Kristo Yesu none saza gusanga umuranje akubwira ngo yizere Yesu Kristo wihane ibyaha bizakugora kwemera ko ari umuranje abanje kukurondora n'ibyaha ngo wihane wizere Yesu naho ngaho rero bisaba rero niho wakomereye uhura n'umuntu akubwira ariko yakoroba
uyu muntu uko yigisha mu bwami bw'Imana kabwira abantu kwihana ko akavuga ko atari we wikorera ari Kristo yikorera akorera uri kumva gute ushobora kumushinza ibintu bidasobanutse nyine ukaba utabona n'ibimenyetso dore ukuntu rero Pawulo ndashaka uhasomera cyo twaza tubihuza n'ahari abaroma kuko iki kintu nitutagisoma gutya abantu barasigara mu rujijo barebe ko na Pawulo ubwo arufite umwuka w'uburondozi uzi kugenzura no byarabanza biramucanga bito na dimension yarahuye n'umutware wo wakoraga kuri uwo mukobwa ngo wari umwuka uburaguzi ukunda cyane indamu ushaka icyubahiro abakorerana nawo kuko ngo umukobwa ari bakoreshwa ngo bashebuja akabinjiriza indamu akaragura akababwira ibigiye kuba akababwira ibibaho akabareberejo hazaza akabareberamo akabakorera akantu nkuko wagera muri betting ngo ndebera niba Man U na Arsenal niba izatsinda guhereza akantu bakahita ugera ukabetting ushingiye ku bantu hari abajya muri betting babaje gukoshaka abapfumu n'abahanuzi babarebereyo iryo bita umwuka w'uburaguzi rero hari igihe bibahira na ringe bitabahira kubera ko ntago umenya byose ni Imana irondora imitima nubwo ni imenya byose nire bitangira kuva mu iherezo rero umwuka w'uburaguzi ushobora kukurondora uriwe mwahura nawo ukahita ukura ngo Robert kabisa numvisha umwuka w'Imana ambwira ngo uri umukozi w'Imana ukora kuri YouTube channel umukozi w'Imana ndetse Imana irakwemera none ubikubwiye gutya mu gihura akaba akwa n'umwuka w'abaragi n'wabacwezi n'imyuka mibi akaba yakurondora ugasanga ngo nahuye n'umuhanuzi kabisa yanyemeje yayisamishije ko n'umukozi w'Imana Imana ukagira ngo ni Imana yamuhishuriye kumbara gutinya ari kugira ngo utajya kumugenzura kuko uyu murabonye ko ushobora kumugenzura atari kumugiraho amakenga aguhamiriza ahita kurondoreraho akakwemera yuko akubona nk'umukozi w'Imana uzitona umuntu akubwira ngo umukozi w'Imana ngo ndakwemera amavuta yawe ndayemera ariko ukajya kumva mu mutima wawe ntago uri kubyakira ibyo avuga uzabe ko ari nindyarya ibyo ari kuvuga ngo bivuye ku mutima kuko uyu mutima ivuye mu mutima w'umuntu akubikubwira umva umutima nawe uri kwakira ibyo avuga ariko niba umuntu ashatse kukubwira message nubwo yaba ari message Imana yigeze ivugana nawe uhita ugira ikibazo nubwo iyi message ari ukuri by'umukobwa uragura avuze ni ukuri turabagaragu bisumba byose tubwiriza inzira y'agakiza ariko Pawulo yumva arabangamiwe yumva arashaririwe yumva yuko uyu mwuka atari uw'Imana ahubwo ikigendere gurashaka kugira ngo abateza abaroma Pawulo amenye ko ari dayimoni kumuvugiramo ariko ubwa mbere byarabanje kumugora kuko ntago yamwitayeho kubera atamwitayeho yarabanje ajijisha Pawulo amwereka ko ari muri ndashaka ahantu hasome urebe igituma discernment ikenewe umwuka wo kurondora imyuka byakozwe n'intumwa 16:16 16 kanihute magere handitse amagambo agira ati bukeye tujya aho basengera duhura n'umuja uragura utewe bahuriye he aho mubwo ni mu rusengero none ngo bukeye tujya aho basengera ntago ari mu bapfumu ni mu rusengero aho basengera mu rusengero duhura n'umuja uragura umuja uragura utewe na dayimoni aragura ari uko atewe na dayimoni yego imandwa yungukiraga bashebuja cyane n'ingemo ubwo n'ubwo ngo umuri urusengero yari umuhanuzi kazi mu yandi magambo bukeye tujya aho bagize gute aho basengera duhura reka dufate nk'uyu munsi mu Rwanda bukeye nge na Didier tujya muri ADPR duhura n'umujakazi ukumva uragura utewe na dayimoni uragura ariko akazanira inyungu iki itorero uwo akurikira Pawulo natwe arasakuza ati reba akurikiye Pawulo we ntaramumenya yego ahubwo bahuye nawe aritangura kugira ngo Pawulo atamugenzura ahita bango aba bantu n'abagaragu b'Imana isumba byose ninde wakurikiye undi hagati ya Pawulo n'uwo mugaragu niba adatinya amavuta ya Pawulo reba umwuka wari umurimo kuno wari ufite imbaraga yaraguraga ariko atewe na dayimoni hanyuma iyi dayimoni iri kuri umugara yabungukiraga indamu yego abantu bajya gushaka amajini bakuye ngo bajye bavumura abantu ngo bavumwe bateye bitege biki amajini akahishura ibibazo abantu bafite bagasanga mbese akabasha kukurondora wanagera imbere yakata kubira ngo ubone umukozi w'Imana mvira hano yenda ukorera Imana ukagira ngo ni umuntu usanzwe kumbe burya n'abantu nabo baziko turi abakozi b'Imana uwo kagira ngo
ni umwuka w'Imana umwishuriye gusa kumba ari kurinda ngo utagira ibintu wangiza agaya bati tuvira ahangaha genda we ntuzigera unakirana hano nturi n'uwacu hari abantu bajya nko kuraguza umuvuga ugihinguka mu marembo akaba ati wowe si tugushaka hano toko genda uzakirira mu rusengero cyangwa uzakizwa na Yesu kumbi aba yanga imbaraga y'Imana ikurimo avuga ati atagira ibintu arema agahungabanya dayimoni zikagenda agatuma umwuka uragura utwinjiriza akantu usenyuka. komeza wumva. Uwakurikira Pawulo nawe arasakuza ati aba bantu ni abagaragu b'isumba byose b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza. Ibaze ninde uri kuvuga umva ibintu yakoze ngo iminsi myinshi agumya kubigenza atyo nuko yabashije guhuma amaso ya Pawulo ntiyamutahura sibyo ariko Pawulo abonye ko amurembeje arahindukira abwira dayimoni ati ndagutegetse mu izina rya Yesu Kristo muvemo. Amuvamo ako kanya uretse gato kubera iki Pawulo atamirukanye mbere ntabwo yari akabimenya ntiyari yakabimenya nose niba umuntu aje akubwira ngo aba bantu ni abagaragu b'isumba byose bababwiriza inzira yo gukizwa ni nko kubabwira ngo ibyo bari kubabwira mwemere mukizwe none reba uri kuvuga ngo mwemere mukizwe we ari gushaka indamu kuri ba shebuja ari kugira ngo uriya ave mu rusengero rwabo abone yuko hari umuhanuzi uhari bataza kubivanga. Yego uyu muntu ni abagaragu b'isumba byose ngo akomeza kubikora iminsi myinshi. Pawulo agira ngo ni umwuka umwe nawe. none gitangaje niki kandi giteye agahinda ngo Pawulo yumva amurembeje aho ngaho hari discernment urukumva ako kantu umurongo wa 17 noneho bashebuja babonye yuko nta ndamu bakimutezeho kuko barahiye dayimoni abanza urebe icyatuye yirukana dayimoni. Pawulo yumvishe iki ntajwi yumvishe kubangamirwa. Pawulo abonye ko amurembeje iryo jambo urabona umuntu agusabye kira akagutitiriza ukumva urabangamiwe ugapfa wowe umuntu we yahereye yansaba reka mpfe kumuha ariko ntumuhaye kuko ubikunze ntumuhaye kuko ubyishimiye uko kure umwuka we wabangamiye wa Pawulo uramurembye uramuzengereza. nibwo Pawulo yasamye yuko umwuka nago haba ari uw'Imana. umwuka w'Imana ni uw'amahoro ugira imbuto yitwa amahoro. none ni gute uyu mwuka nubwo uri kudutangira ubuhamya kutaragaragu b'isumba byose kubera iki numva mbangamiwe n'uyu mwuka nkumva ndarembye urandembeje kubera iki numva ndi gukamuka nubwo uri kutuvuga neza ko numva mbangamiwe ndembye andembeje yumvaga hari ukuntu amukamura mubangamiwe. ni muri ubwo buryo mama wanjye twari kuba kuri telefone akorekitinze n'uwo wundi barimo bavugana mama uramenya ngo bikundana cyo twe Didier izamura isengesho namwe kuri umukozi w'Imana uyu muntu ntibasema ku buryo bari bahuye kuri groupe kwa kunda abantu bayora abantu kuri za WhatsApp groupe ngo bakajoininga ayora akavuga ati fa kuba umuntu avuga Yesu nta kibazo. noneho uwo muntu ashatse ko tuvugana njye kuzamura isengesho mbere ko rizamura numva nanjye nabaye nanjye nkaho bindembeje nubwo bijya bimba hari igihe umuntu ambwira uri kumva ndabangamiwe numva mutima wanjye sinishimye ibyishimo biragiye nkumva mutima wanjye ndabangamiwe numva nta mahoro atangiye kubura ndavuga uyu muntu mugize amakenga simenye niba ari umwuka w'Imana nubwo mama yamuvuze neza ariko reka mbanze nzamura isengesho ni gukubita umwuka wose utari uw'Imana yayisava online sigarana na mama rero ko agiye bigeze mbwira mama wigira ikibazo uwo mwuka rero nawumvisha uwo ari wo numvaga mbangamiye andembeje simuza ariko nakubise umwuka w'abarangi mama ngo ntago saga uhita usega muri ubwo buryo navuga nyine numva nukubangamirwa nakoze nka Pawulo ahita we yikura ku murongo navuga ngo yamvumbuye mane magimo Satani utaramuvumbura ntago wamwirukana reka mbisubiremo. Pawulo yihanganiye kuba n'uwo mudayimoni umuvuga neza iminsi myinshi usigara ukora indamu ariko ukajijisha Pawulo none Pawulo yumva arabangamiwe yatize kubangamirwa kubera ko yabanje kugira ngo yabaje kureba asanga ibyo bari kuvuga ni ukuri yumva adakeneye kudisera atakeneye kugenzura ariko atagiye kubangamirwa agera amakenga navuga uyu ntago aba ari umwuka w'Imana utume tubura amahoro kandi utume numva bindembeje ibi bintu kandi ntago akiru motive iri inyuma y'uyu mwuka uri kuvuga turagora gubisaba byose ntago ari uw'Imana ahita meko ari dayimoni arategeka demoni muvamo ntibongera gukora indamu bonye ko indamu batakimutezeho bafata kurikira so murongo ukurikira wumve turi kwigisha kuri discernment numva umuntu atanye kubangamirwa n'umuntu ukumva urabangamiwe kumva ari sirikwi ariko kumva ni umukozi bari kwanga ari kuvuga ibintu byiza ariko kumva harimo sirikwi
kandi ukaba wowe ushaka iby'Imana ushaka ko iby'Imana byo bikubaka ariko ugasanga hari ahubwo uri gusenywa mu kimbo cyo kubaka. Yego ni handi nyambwira abantu umuntu araza abantu bakamuhamiriza ngo ngiye ngo nkunda wenda n'urugero Pasteur Didi sijyo n'urugero nyine nguhaye ako Pasteur Didi uri umusiramu ni ubutumwa bwe nibwigeze buguhindura harimo tena uri ko hari igihe rero n'umuntu ni byiza aganira iby'ubwami bw'Imana yigisha ijambo ry'Imana cyane mbese azi no kubwiriza ariko muri wowe hari ibintu by'umwuka kubera ko wagiye ugiye gushaka ijambo ry'Imana ukajya wumva hari ibintu biri kukubangamira ukumva nta mutekano ufite ukumva urarembye wakabaye ufashwe ahubwo kuva ahubwo umuntu burakari buri kugufata ugasanga nk'umuntu ariko ngo mureke abantu mureke ubusambanya ahubwo kumva wamuyora ngo bari kubuza kumbe we yamaze abana babandi niwe musambanyi ruharwa ariko ngo mureke ubusambanyi kugira ngo abarondozi batamurondo ninga kugenda mu iterano hano kuri Kampala nicaranye hari umukozi w'Imana bagiye kwakira nk'umumeze nk'umubishop numva ijwi ritangiye kunganiza ngo uyu nguyu mwicaranye ni umusambanyi abana babandi yarabamaze ndavuga ndeba n'icyo barafite none bakimwakira atangira gucyaha abasambanyi ndavuga Mana mbabarira menya navangiwe irijwi numvishe umure gucyaha abasambanyi gutya menya irijwi numvishe ari nge wavangiwe acyaha uburyo yanga abasambanyi biki yanga ubusambanyi n'ibikiri biki nyuma hari umukobwa yasabye ibintu aramwima noneho ngiye gusohoka nyo mutima wanjye numva umutima undega ko navangiwe numvisha ijwi rivuga yuko ari umusambanyi kandi numvisha ari kubwiriza ubutumwa ari gucyaha abasambanyi ndavuga koko menya navangiwe ni muri ubwo buryo uwo mwuka ugoye kuwusobanukirwa iyo ubanje kuvuga ubanza kugira ngo wavangiwe kuko urumva ko nahawe amakuru kuri we ataravuga ntamuzi nta santima umwuka w'Imana atangira kunganiriza uwo ari we ntangira guhabwa amakuru kuri we none bamuhaye kuvuga abwiriza ubuto busanga ari kubwihanisha abasambanyi njyewe narimo mbwirwa ngo ni umusambanyi ahubwo abana babandi arabamaze icyantangaje nuko umwe mu bana b'abakobwa bari b'inkumi tugiye gutanumva ariko ngo kira kigabo wakireba kibwiriza kuri ya cyangwa cyabwira ngo abasambanyi n'uburyo cyansa gishaka no kumfata nka cyangira ntibakize uburyo ari igisambanyi bakumva ruvuga ndavuga burya bwa butumwa bya makuru nabwirwa burya yariyo njyewe nari ntangiye kwiharangira ngo navangiwe ngo Mana umukozi w'Imana koko nanjye kugira ngo ni umusambanyi kumbe ararenga n'uburyo cyaha abasambanyi nahangaho umukobwa uragura yaragiye atakavuga ko Pawulo na Sila ari abakozi b'Imana isumba byose siko bivuze kandi babwiriza inzira yo gukizwa urumva ubwo butumwa Satani nabivuga yego urumva uzajya kumucyaha wapi biragoye gucyaha Satani akubwiye ngo umukozi w'Imana ubwiza biragoye kumucyaha uhita uvuga ati cyo kuzi ngo turahuje birakwiye yuko noneho kuko birakwiye yuko ubanza kubangamirwa bikakurembya kuko nubwo uyu nguyu wari wabona aho ujya kwakira umukozi w'Imana yego wowe ujya kwakira umukozi w'Imana ukumva Robert ntiwisanzuye aho ukumva uyu nguyu unamugejeje iwawe yafata n'abadamu wawe ukumva ahubwo ari nka bombe ugiye kuzana ukumva ntabwo uri kubyiyumva kandi ukareba rwose abantu bamweme wamurebera igihe ugasanga n'umukozi w'Imana ariko nta bimenyetso nta bihamya ufite bituma umushirika ariko ukumva umutima wawe ntabwo uri kumwakira uzabihereza agaciro niba umuntu nta bimenyetso umufiteho ariko ukumva umutima wawe ntabwo uri kumwakira bibira ikintu cyose utakoranye kwizera ni icyaha ibyiza ni ukumwibabarira ntumwakire kuruta uko wamwakira ufite imitima ibiri kuko nacyo ni icyaha rero Pawulo yari agifite umutima umwe yumva yuko uriya nta kibazo abikora iminsi myinshi bane magambo Pawulo yabafashije kuronka indamu mu gihe bari bamumaze yamaze iminsi abahamiriza nagira ngo nta kibazo umva ikintu cyababayeho rero sasa bashebuja babonye ko banyiri urusengero babonye yuko nta ndamu bakimutezeho yego bafata Pawulo na Sila barabakurubana babajyana mu iguriro ku batware babashyira abacamanza bati aba bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu ntitukiri kubakuramo amaturo mbere nta kibazo bagiranye nabo ariko umuntu baramujyashye dayimoni zimuvuyemo kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi abaroma bivuga ngo abo bantu bari kuvuga babaye babikuruta dayimoni nimba na dayimoni yavuze neza ba Pawulo bariya rero urabona umuntu aba mubikuruta dayimoni aho umuntu dayimoni gutangira ubuhamya kandi bw'ukuri ariko abantu bakakwita icyo utari
bakagutangira ubuhamya butari bwo, dayimoni ikagerageza kukuba yagutangira ubuhamya. Nibe n'abadayimoni bavuze ati basi mwe muri abakozi b'Imana, ariko baba bati mureke tukwereka akantu dukora, ngo bahise babajyana mu ntuza mu butegetsi. Mani baga muri iki gihe tutega dufite ikibazo cy'abantu babikuruta abadayimoni. Yego. Nose urumva dayimoni niyo yahise mutwara muri gereza. Wapi? Aba batwaye igihe bamaranye na dayimoni nta kintu yari yarabatwaye. Ariko Pawulo acyashe dayimoni yo bari bubakiyeho. Ni muri ubwo buryo tugiye gusenya abantu bose basenga abamarayika bagahamagara abamarayika. Tugiye gusenya icyo bubakiyeho, hari gihe banadusha muri gereza, ariko nacyo bitwaye. Pawulo ageze muri gereza w'intuzi yuko basenze muri gereza ubutumwa bwiza, ahubwo bakabubwiriza abo muri gereza. Barenganyirijwe ubutumwa bwiza, bazize kwirukana dayimoni gukora deliverance. Nta ndamubasabye bahembwe gereza kubwo gukora umuntu deliverance ufite dayimoni. Ni muri ubwo buryo ushobora gusengera umurwayi yakira, abaganga bakavuga ngo uyu ngo atwiciye isoko kandi twatugishaka yuko akomeza kuza gutora imiti hano, bakagushiraho kesi yuko uhungabanyije ubuzima bw'abaturage, uri kuvura abantu nta burenganzira bwemewe n'amategeko ufite bwa leta, kubera ko wasengeye umuntu agakira. Rero ibyo bintu byiza biba ku bantu ba kera muri Amerika mu byutse bwari bukomeye mbere. Hari uwitwa Maria Wood yari Maria Eta mu mico magana ngahe yabayeho, yakoreshejwe mu buryo bikomeye cyane. Imana imukoresha gukora healing uburwayi bijya ku rwego atangira guhombya hospital amavuriro. Abavuro bavaga mu rwaro bakaza akabasengera bagakira ntibasubireyo. None bajye kureba babona leta bagenzura ninde utwiciye isoko ko abarwayi batakiboneka, bijya ku rwego leta bazamura ikirego ngo uriya ntago yize by'ubuganga, nta byangombwa afite, ari kuvura akoresheje ashobora kuba hari ibindi buryo ari gukoresha akavura abantu nta byangombwa afite, mbese atwiciye isoko. Leta iramuhagurukira bashaka kumufunga. Imirimo n'ibitangaza bigiye bikorwa, abantu hari amabizinesi y'abantu yahomba nk'ayo y'umugirwa menshi. Komeza babakoreye abari bateraniye barahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni nyinshi. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga, bararirimba Imana bararirimbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose ziherako zirakinguka, iminyururu yabo iradohoka. Uwo murinzi arakanguka, abonye inzu z'imbohe zikingutse, agira ngo imbohe zose zacitse, akura inkota ye mu rwubati. Nuko agiye kwiyahura, Pawulo avuga ijwi rirenga ati, wikwigira nabi, twese turi hano. Atumira itabaza, aturumbukira mu nzu ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Pawulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati, batware, nkwiriye gukora iki ngo nanjye nkire? Yahise batware ngo nkwiye gukora iki ngo nanjye nkire? Baramusubiza bati, icyo ngezikoresha ngo nkwiye gukora iki ngo nanjye nkizwe. Urumva n'icyo ba Pawulo bamusubije birumvikana. Baramusubiza bati, izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Mu gicuku cy'ijoro arabajyana, abuhagira inguma, aherako abatizanywa na bene se bose, arabazamura abajyana iwe, arabagaburira, yishimana cyane n'abo mu rugo rwe bose kuko yizeye Imana. Bivuga ngo misiyo yatwaye Imana yemeye ko birukana dayimoni, bari abagize ngo bari guhungabanya ubuzima bwa Pawulo. Bwarakeye abasirikare abacamanza batuma wa musirikare bati, rekura abo bantu b'Imana bigendere. Mission yari irangiye kwagwa ngo babwirize n'ubutumwa bwiza. Hari ushobora kujya muri gereza nta byaha wakoze, ahubwo wazize gukora deliverance, wazize gusengera abarwayi. Wagera muri gereza Imana ikagutumayo. Hari abagenda muri gereza ari ibyaha bibatwayeyo, ari ingaruka z'ibyaha. Hari n'abagenda muri gereza ari misiyo y'Imana, ikabona yuko ntago bari buyijyemo nta kesi, igashiraho impamvu yatoba gushaho n'icyaha utakoze, nkuko Yozefu yagiye muri gereza ajya gusobanura n'inzozi zande z'aba bantu batware bo kwa Farawo. Bigera ku rwego bamukorera isoko, ahinduka umutware wa misi binyuze muri gereza yari yinjiyemo, ariko yinjiyemo ku bubi. Bamushizeho kesi, uzazira ibyaha utakoze, uzamenye ko ari misiyo y'Imana, wasanga ugiye kuzafasha abantu benshi. Niba ugiye muri gereza bagushizeho kesi y'icyaha utakoze, uzashima Imana yuko igutumye muri gereza. Yes, kuko niba ugiyeyo kubera
ibyaha uhawe amahirwe yo gucishirwa bugufi ngo wihane. Ariko igihe cyose uzaba uzira ibyaha utakoze uzashima Imana yuko ugiye uzize ukuri. Hari na promosiyo hariya yita iboneka. Ni nk'uko umuntu ashobora kuza akagushiraho impamvu yatuma mbese bakurukana ku kazi, wasanga Imana igiye kuguhereza promosiyo y'akazi. Ntuzahite urakarira umuntu ngo uriya unyurukanishije akazi. Wasanga niba bakwirukanye kubera ko bagize ukuri, niba bakwirukanye ku kazi kubera yuko baza gushigikira ruswa, ugasanga bari kukuza yuko baza gushigikira ruswa, uzamenya yuko Imana igiye kuguhereza promosiyo. Wasanga ugiye kuzagira akazi kawe wigengaho, ukava mu kazi aho ugengwa, aho uzarwanya neza ruswa ntawe kugenga. Kuko igihe cyose bira ni ubuhanuzi ku bantu benshi bibaza ngo none kano kazi ni ntabeshya, ngo bano bantu ndababangamira bariko ngo kura ko ngira ukuri mu kazi, ngo bazanyirukanisha mu kazi, none kugira ngo mpomba akazi, reka mba akazi yazi nishushanye mfe kwemeranya nabo. Emera guhomba akazi kubwo butuba bwiza no kubwo kuhagara mu kuri. Ako kazi nugahomba uzira ukuri, mu bantu bazavuga yuko wabuze ubwenge, Imana izavuga yuko wayubahishije. Emera uharamagara yawe nkuko Shadraka kushakira Abedinego bemeye kuyahagara, kugira ngo Uwiteka asigare ari ufite icyubahiro, ari usengwa wenyine atari igishushanyo. Biri muri Daniel 3:16 kuri 19. Baravuze Nebukadinezari nyakubahwa, nta mpamvu yo kugusubiza icyo kibazo tubajije, kuko Imana yacu dukorere basha kudukiza, ariko itaradukije yabitabishatse, si uko udafite ubwo bushobozi. Bari bizeye ubushobozi bw'Imana ariko bashidikanya ubushake bwayo, yuko mu bushake bw'Imana bashobora gutwikwa, kandi mu bushake bw'Imana ishobora no kubakiza kuva mu taro ry'umuriro, ishobora no kubarinda kujyamo. Ariko Imana ibona yuko niba ujyamo nibwiri bwiheshereza icyubahiro kuri bo, bitone Nebukadinezari nawe ahamya Imana y'aba bagabo. Yego, twihute kuri iki kintu, twihute hanyuma ndashaka tugwe kuri iki kintu cy'abamarayika. Uri kuganira na ndi kubona Imana iri kunyereka umeze nka, urabona kino giti kiriho imbuto zahiye nyine zikeneye gusarurwa. Yego, gifite n'amababi atoshye nabonaga ari kumeze. Imana igwa yerekwa karo kanya. Yego, isi kwerekwa mbona ngaragara nk'igiti kiriho imbuto, zino mbuto zihishije zihiye gusarurwa. Abantu nibatangire basorome nakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Yego, hanyuma twihute twihute ikintu tugere ku ngingo ibwira abantu ko Paulo nawe byamugoye kugenzura umwuka w'ikinyoma ubasha kwishushanya n'uw'ukuri. Ni gute twabigenzura? Basomera Yohana 7:17 na 18. Yohana 7:17 dusanze ikiguzi cya mbere kivuga yuko tukwiye kwemera tugahinuka ibitambo bishimwa, ariko kwikura kwacu gukwiriye. Icya kabiri tukemera kutishushanya n'abiki gihe, tukemera guhindurwa rwose gutanga imibiri yacu nk'ibitambo byera, tukabya Imana ikunda ishima kandi bitunganye. Intambwe ya kabiri avuga ngo ubereshe ukuri. Yohana 7:10 era kuri 16 ntacyo bitwaye, kuko Yesu yarashatse kubakura mu rujijo. 16 handitse amagambo, Yesu arabasubiza ati ibyo nigisha si ibyanjye ahubwo ni ibyantumye. Umuntu nashaka gukora ibyo ikunda azamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana, cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Ako kadashaka use nkaho gasubiramo umuntu yera ku murongo wa 15 twumva abo bari bashatse kugenzura. Abayuda baratangara bati uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigishijwe? Uyu yakuye hehe ubu bwenge ko atigishijwe? Ubwo ni ngo ko atize, ko tize muri za doktora, ko adafite za teoloji, ko nta teoloji afite. Yego. Yesu arabasubiza ati ibyo nigisha si ibyanjye. Ibyo nigisha si ibyanjye ahubwo ni ibyantumye. Ni ibyantumye. Umuntu nashaka gukora ibyikunda, umuntu nashaka gukora ibyiyantumye ikunda, azamenya neza ibyo nigisha ko byavuye ku Mana, cyangwa yuko mbivuga ku bwanjye. Hano Yesu ari kuvuga yuko suruse y'ubu bumenyi umuntu ashobora kwigisha ibye kubwe, icyo ashobora no kwigisha ari byavuye ku Mana cyangwa ku badayimoni cyangwa ahandi hariho hose. Ariko Yesu ashatse kubaza kudufasha ngo ari kufasha abantu batagenda kumwizera. Ari kubabwira ngo dimension musabwa kugeramo kugira ngo mugenzure nge Yesu Kristo, mugenzure inyigisho zanjye. Ntago ari ugukritika ngo nabikuye ngo ngo wigiye teoloji hehe, ntago mukeneye teoloji kugira ngo mugenzure ibyo nigisha. Ntago mukeneye
kumenya ahantu nigiye naho nakwiriye kugira ngo mumenye ibyo nigisha. Icyo mukwiriye kugira ni ahubwo mwebwe niba mufite imitima ishaka gukora iby'Imana ikunda, mushake surusi, muzahabwa impano yitwa kumenya no kurondora. Muzamenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana cyangwa ko mbivuga nkanjye. Bivuga ngo Didier kumugenzura ntibisaba kumenya aho yigiye theology, nubwo ntayize mu mashuri y'ina, ntago nayize imana ngo izanyigishirize, nanjye nayo nize ariko Yesu yaranyigishije. Hanyuma ikindi kugira ngo ugenzure inyigisho ze ko zavuye ku kuri ko ari nzima, banza ugenzura umutima wawe. Ushaka gukora iby'Imana ikunda, nibyo koko ushaka kumenya iby'Imana ikunda ishima kandi bitunganye nk'uko Paulo ari kubivuga bari amashuri ya 2 ngo kugira ngo umenye iby'Imana ikunda ishima kandi bitunganye. Ikiguzi bisaba reka kwishushanya n'abiki gihe. Bizo ngo niba ushure n'abiki gihe bizakugora kumenya iby'Imana ikunda, bizakora no kugenzura Yesu inyigisho ze ko zavuye ku Mana cyangwa zivuga kubwe. Bivuga ngo ikiguzi cya mbere reka kwishushanya n'abiki gihe, aho wemera guhindurwa rwose ugizwe ugira umutima mushya. Nimba uzamenya iby'Imana ikunda ishima kandi bitunganye ushobora no kwimenya ariko ntubikore. Hano ari kubwira abafarisayo kugira ngo rero mugenzure noneho umwigisha nk'uko Yesu Kristo ni kuvuga, namwe byabagoye kubyumva ibyo ni kuvuga ko ari ibyanjye cyangwa ari ibyo nakuye muri theology z'iwanyu kuko sirazigiyeyo. Mushaka niba byaravuye ku Mana cyangwa ari ibyanjye, reka mbafashe iyi mpano nyibahera ubuntu. Ikiguzi byakabaye bisaba ntago bisaba ko mugena mu mashuri, ahubwo mwebwe niba mushaka gukora iby'Imana ikunda bisobanura ngo rero ukwiye kubanza kubimenya iby'Imana ikunda. Niyo ntambwe Paulo yatanze ya maternelle, abangaba babashize muri primaire, Yesu ashatse kubashira muri secondaire. Noneho maternelle mumenye ko kumenya iby'Imana ikunda ishiba kandi bituwe bigusaba kutishushanya, kandi bariya nibwo buzima biberemo, ni indyarya barishushanya, bitwara nk'abicyoge bashaka kwitwara nka barishushanya, mbese ni indyarya. Yesu ngo mubanze mure kuburyarya mukunde gukora iby'Imana ikunda, nibwo muzamenya ko ibyo niyigisha. Urako Paulo kumenya ibyo Imana ikunda abasabye kutishushanya. Yesu abwiye abafarisayo n'abasadukayo kugira ngo mumenye ibyo niyigisha ko byavuye ku Mana cyangwa bivuga ku bwanjye. Simbasaba ngo kutishushanya, ahubwo mukunde gukora iby'Imana ishaka. Hari ukumenya kuvuye mu kuba wanze kwishushanya. Hari noneho no gukora iby'Imana ikunda, bivuga ngo ukwiye kubanza kubimenya iby'Imana ikunda ni primaire, noneho gukora iby'Imana ikunda ni secondaire. Paulo yavuze primaire ya discernement, Yesu avuga secondaire ya discernement. Ubwo tugiye muri kaminuza rero yuko kumenya ibyo nigisha ko byavuye ku Mana, kurondora umwigisha ku buryo nubwo umuntu aba ari kwigisha cyangwa ari kubwiza akavuga amagambo asa nk'aho ari ay'Imana, kumugenza ukabye ko ibyo ari kuvuga byavuye ku Mana cyangwa ari ubwenge bw'abadayimoni cyangwa ari ibyo yakuye muri theology. Biragusaba yuko weho ku giti cyawe uba ushaka gukora iby'Imana ikunda, nibwo uzabasha kugenzura umwigisha muzima. Niba udashaka gukora iby'Imana ikunda bizakugora kugenzura umwigisha muzima. Imana igumugisha ako karura kumvisha. Noneho kuramya abadayimoni, ariko banze uwo murongo urangize, noneho tuvuga ku byerekeye abamarayika turangirizeho. Uvuga ibye ubwe aba yishakira icyubahiro, yego, ariko ushakira iyanumye icyubahiro uwo niwe ukuri. Niwe ukuri. Gukiranuka ni kuri, gukiranirwa ni kuba kuri muri we. Bari kuvuga ngo uvuga ibye ubwe aba yishakira iki? Uwo aba yishakira icyubahiro. Ariko ushakira iyamutumye icyubahiro, yego, uwo niwe w'ukuri. Niba ushaka kuba ukuri, urumva yuko ari kurondora bariya ngo mwebwe ntimuraba ukuri no kungenzura. Nta na certificate yo kungenzura mufite kuko ntimuraba ukuri. Mushaka icyubahiro cyanyu, ariko nimushakira Imana icyubahiro muzagenzura ibyo mvuga, tuzahuza. Amagambo twigeze tuyavugaho. Yesu yigeze navuga ngo murashaka kunyica, biri muri Yohana 8:37. Murashaka kunyica kuko murabana baburahamu koko mu mubiri, murabana bayaki baburahamu mu mubiri, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya mu mitima yanyu. Ibyo jambo raryibuka ni muri Yohana 8:37. Bivuga ngo bashaka gukora ibya se wabo Satani yaje kwiba, kwica no kurimbura. Bane magambo ibyo ushaka gukora bibasha gutuma ubasha kudiserena uje guhangana nawe. Nubona Robert umuntu ushaka kukwica, nubwo yaba yahanuye ibizima, uzamenya yuko afite ikibazo. Niyo mpamvu Yesu ngo bazatumenyera ku mbuto si ku mpano. Kuri ko imbuto zigaragaza
imbaraga umuntu akoreramo aho zituruka. Twese twakwerekwa, twese twahishurirwa, kuko na Satani abasha gutanga iyerekwa ryagutse kandi risobanutse. Reba iyerekwa Yesu yigeze ahabwa na Satani arangije Yesu amasengesho y'iminsi 40. Amasengesho y'iminsi 40 muri Matayo igice cya 4 cyo ku murongo wa 4 kuza ku w'icumi. Yesu arangije amasengesho ya seke, ntago ari Imana yisimuhereza iyerekwa, ni Satani waje. Arabanza aramwibwira ngo nibura umwana w'Imana binyemeze, fata ibiruhindura umugati, so ngo handitswe ngo umuntu atongwa n'umutsima gusa, ahubwo atongwa n'ijambo ryose kuvuye mu kanwa k'Imana. Satani aravuga ubwo rero uvuze kuri umuntu, ariko ndacyagushidikanya kuko nkuzi, ndi kugushidikanya. Aramufata amushayije ku gasongero, aramubwira ngo noneho simbuka, kuko abamarayika bazakomera ibirenge udakubita ibirenge byawe, kuko handitswe ngo, arimo amubwira za 91. Satani akoresheje icyanditswe ari kugicurika kugira ngo Yesu agikoreshe mu kugerageza Imana. Yesu amubwira ngo nanone handitswe ngo, ntabwo bavuze ngo ibyo uvuze ntabwo byanditswe, biranditswe. Satani ari gukoresha icyanditswe kandi byahumetswe n'Imana, ari kubyifashisha kugerageza mwanadamu wa kabiri, kuko umwana wa Adamu wa kabiri yaje we ari umwuka uhesha ubugingo, ambara umubiri, yitwa umwana wa Adamu, yitwaga umwana w'umuntu. Abaje umuzungu umwe ngo kore Yesu yitaga umwana w'umuntu, arambira ngo Adamu bisobanura umuntu. Rero yitaga umwana wa Adamu agaragaje isano yaba yaraje gucungura ni mwanadamu, niyo mpamvu yitaga umwana w'umuntu. Rero Yesu yitwa Adamu wa nyuma cyangwa Adamu wa kabiri. Rero Satani yashatse kumugerageza nka Adamu wa mbere. Noneho Yesu aramubwira ngo rero Satani we yarashatse kwica protokole, yarakwiye kugerageza Yesu nka Adamu wa mbere. None Satani ashaka kugerageza Yesu nka Adamu wa mbere, ariko amwita Imana, amwita umwana w'Imana. Ngo nibura umwana w'Imana ndagushidikanyaho, hindura ibuye umugati. Yesu aramubwira ngo rero nge ndi umuntu, ntago nakoze seke y'iminsi 40 nk'Imana, nk'umwana w'Imana, nasenze nk'umwana w'umuntu. Rero umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Yesu akukorera ngo umuntu akwiye kwishingikiza ku jambo ry'iki ry'Imana, ariko Yesu Kristo ntago ari umuntu ukwiye kuryishingikirizaho, we yari Imana nyiri jambo, niwe jambo wahindutse umuntu. Ariko kuko ari kugerwa nk'umuntu, Satani avuga ngo yewe rero naje kukwegereza nk'umwana w'Imana, none uri kumbwira ngo uri umwana w'umuntu, umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ko numva uri kuncanga. Kugeza ku rwego Satani yavangiwe, aterura Yesu amusha ku gasongero. Ni Satani amuteruye, amugejeje ku gasongero, avuga ngo izateka abamarayika bakuramire bakwita ikirenge cyawe kuko ariko handitswe. Yesu avuga ngo nanone handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yesu avuga ngo ninsimbuka nk'umuntu ndangerageje Imana, nubwo ateka abamarayika bakandamira. Igice cya 3 amugerageza amwereka, nibwo yazanye iyerekwa ngo amwereka ubutunzi bw'isi n'icyubahiro. Abantu bagira ngo Satani ntatanga ubutunzi baribeshya. Satani yemeje Yesu yuko ashobora kumuhereza ubutunzi, akamuhereza icyubahiro, akamuhereza power, prosperity, power and fame na popularity. Ibyo byose uko ari bitatu byo usanga Imana ivuga ngo ni wubaha Imana ukicisha bugufi. Ingororano yo kuba no guca bugufi ni icyubahiro, ubugingo n'ubukire n'ubutunzi. Mbese yabivuze bwo ko twebwe tubisabwa kwibonera mu kubaha Imana no mu guca bugufi. Satani warakubwira ngo weho mfukamira undamye gusa, fukamira umwe rutanga ubugingo bwawe bumpe. Etaje ushaka kubaka mu mujyi wa Kigali, igitinyiro ushaka na leta ikazagikubaha mufatanya ibikorwa, icyubahiro no kumenyekana, ibyo nge Satani tari kubiguha numfukamira ukandamye ukanyemera. Naho ngaho Satani yateze Yesu, amwereka iyerekwa ngo amwereka ngo icyubahiro bazize. Kuko reba hano Satani igice cya 3 bo baguye ku cyo kurya. Yesu icyo kurya aragitsinze, yanga kurya icyo agaburiwe, amutega ku cyubahiro, amugire cerebu. Sango nawe ngiye kugerageza Imana. Igice cya 3 ari cyo cyanyuma Satani ntagira icya 4, bana ngo azamutega ikindi gihe. Ibwo ngubwo nukugaruka mu bundi buryo, ariko azanye meme system exam. Amutega icya 3 amuhereza iyerekwa. Yesu abagiye mu iyerekwa, ari Satani uri muhaye, ntago ari Imana. Silver pour abantu babyumve, Bibiri igaragaza ko nuko Satani ngo amwereka iyerekwa. Biri muri Matayo 4 uhere ku murongo w'9 n'uw'10 ngo amwereka iyerekwa n'ubwami bw'isi uko buhagaze n'icyubahiro cyabwo. Akibara kubimwereka Yesu ajya Satani amuhereza iyerekwa nk'umuntu, kuko amaze kubereka ari umuntu, reka muhereza iyerekwa. Byo kuba ari nk'Imana byamucanze, yaje nk'umuntu. None reka nkugerageze, dore abantu bakunda icyubahiro, bakunda ibi byose narabigabanya nabigabira ubushatse. Kuko yabijyanyeze Adamu, ahita avuga ngo rero numfukamira ukandamya gusa, wowe singusaba gutanga iki
ngo nyoko Mariya ngo umutange igitambo weho nshingiye ku rwego uriho ndabona uzaba umwami w'abami isi n'ijuru wowe bizakubamira icyubahiro ufite ntabwo ari ubwami bw'abayuda gusa wowe ukwiriye ubwami bw'isi yose satani yarabiketse burya gutegera mu kintu abona yuko ufite ubushobozi bwo kugeraho nubona umuntu akubwira ngo tanga bino kugira ngo tuguhereze kuzayobora igihugu cyose cy'u Rwanda mu buryo bwa minisiteri y'ivugabutumwa ibyo satani ari kukubwira ngo ngewe mfite inzira y'ubusamo nakunyuzamo ukabigeraho n'ubwo Imana biguteguriye burya satani abeshya abantu ko ari uzabikora ariko ubundi Imana barabiguteguriye none agashaka yuko weho unyura mu nzira zo kuramya satani byitwe ko ari satani bitanze kuko n'Imana yarambwiye ngo Didier Imana ngo ndi Uwiteka nzakumenyekanisha amahanga azakumenya Imana ikaba yarabimbwiye noneho ngahura n'undi mwuka umbwira ngo niba ushaka ko amahanga akumenyekanisha hari ubundi buryo shortcut genda wubamire runaka potere runaka wemerewe munsi y'amavuta ye kugira ngo amahanga yakugendesha urumva atari iyindi nzira birasaba ko apotere runaka ajya mu mukimbo cy'Imana akweko ko ajya gusoza iby'Imana avuganye nawe satani inshuro nyinshi akunda kuza mu isho gushaka gusoza iby'Imana avuganye nawe before niyo mpamvu ukwiye kugenzura kubera iki ashaka ibi bintu muri iyi nzira kandi Imana ibishaka mu nzira niyo mpamvu utazi ijambo ry'Imana ntubasha kugenzura umwuka niyo mpamvu usanga abantu bamwe bari mu bisubizo bitwa ko ari Imana yibahaye kandi ari satani wabibahaye ndaguhereza urugero hari umuntu Imana yemera kujya kuzamuhereza imodoka inyuze mu buryo bwiza noneho yabagiye guhabwa imodoka hakaza umugabo umubwira ngo dusambane mpa ku bintu dore randi kuruza agende muri bondi imodoka iyo ushaka ariko niba basembyara base turyamane kumbi ngo ari gushaka ngo agutwika inda uyikuremo umusigara ntago birabimenya yuko twanabyaranye tubikuramo nacyo twari ko nibura nta ku bintu turyamane kumbi ari gushaka ngo amaze kugutwika inda hanyuma agoreza n'uburyo aguhereza n'uburyo bwo kuba wakuramo inda aguhereza n'agafaranga gushigikire ashaka ko inda numara kwikuramo ni igitambo agiye kuyisimbuza randi kuruza yakwemereye ariko arabahumanyije ubugingo bwawe n'umubiri wawe atanze amaraso yawe uje umugayo disi rero muzitonde nubona umukobwa ubona umugabo ashaka ngo niba mwana akoze n'impanuka ugasanga impanuka ibayo agutwisira cyangwa mwaryamanye yagushukushije ubutunzi nubona ashaka ko agushigikira ngo kuramo inda sishaka kumbyarira uzamenya yuko niba arashaje ashaka kweza ibiguzi n'amafaranga byose bishoboka ngo indu yikuremo ntuzagire ngo ari kukorohereza umutwaro ngo ari kwanga response narimvuze ko umusore wese w'igitsiragabo cyose nubona wa mukobwa watewe inda cyangwa kuko wari uri gushaka indamu wari gushaka n'ubuzima n'imibereho ariko ukabona usamye inda mbere yuko gutinya ababyeyi banza utinya amaraso agiye kumeneka yuko ni ubugingo bw'umuntu rero nubona umugabo cyangwa igitsiragabo ashizeho kuraje ngo ndaguhereza amafaranga bishoboka ariko iyo nda uyikuremo ntamwara ntabwo ari ugutinya kumwara ari gushaka ngo amaraso ameneke igitambo cyinjire niyo mpamvu anaguhereza n'imodoka ibishoboka ntuzemere gutanga amaraso y'umwana cyangwa ngo ushigikire gupfa kuko ushobora kutaronka nkawe we ari kuri mission yo kuronka agushakemo inda yanashaka yuko abenshi babikora gutyo ndibutse Kampala mu minsi yashize nari nagiye ahantu guterana umupasiteri umugana turahahurira yifite moto ariko afite n'akamodoka ke numvise ko afite n'akamodoka kewe ariko kadakuze none numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo uwo nguwo mubwire ko murindiye ubugabo bwe guhumanywa hari abantu bakuru ndavuga hano turi abantu bakuru ariko Imana irambwiye kuko narebye nsanga nta bana bato barimo ndavuga hari amateraniro y'abakozi b'Imana ngo wa mugabo sinkuza ariko Imana irambwiye ngo kurindiye ubugabo bwawe guhumanywa umugabo yataho ngo ndereka nature hakiri kare nari ndi kubitekerezaho hano hari message ari umugore w'umukiri yari yambwiye ngo arashaka kumpindurira ubuzima ngo ampereze irandi cruiser bondi imodoka nshake miliyoni magana ngahe arazitanga angura imodoka ariko kuri condition ke nibura ngo mubyare mwakana yego ndambwira se ko mfite umugore wanye kandi pastor nubaha Imana kubera iki ushaka ngo hoya ndashaka nanjye kuri ayo mavuta umbyare mu mwana uzakorera Imana harega amavuta naho ngakurya kumburiye we ari gushaka ubugabo bwe kuko niba namara kumutwika inda umwana azamukoresha mu buryo bw'imihango yo gusigara agwisha ministeri y'umuhamagaro yarariho ariko Imana ngo irinze ubugabo bwe uramugabo yahise asobanukirwa icyo uri yagendereye ariko rakiri mu rujo yibaza ko nyuzwe n'ibyo afite kwera cyungo ari kumpata yabuza abandi basore bamutwika inda akabyara niba ashaka urubyaro ngo we ni wowe shaka ndeba n'umugabo nta buranga afite niba ariko hari umugore ushaka kumugura imodoka ariko ngo mbyara makanaka nibura mume ko mbyari umukozi w'Imana ntago nshaka ngo ntungeho ya ngewe nditari kugureza imodoka ugenda uhitemo ushaka ndayishura none ukibaza
n'Imana yaramubwiye ngo izamuhereza imodoka nshyashya. Urumva hano Satani adashatse kwicika kugira ngo akubite ubugingo bwe, ariho Yesu avuga ngo byamara icyo umuntu gutunga ibyo mu isi yose akanyagwa ubugingo bwe. Mariko 13:6. Twihute kuri iki kintu, mwumve ko abantu bose bashaka bajye babe maso, bagenzura umwuka w'ikinyoma uza mu ishusho nko gusoza nk'amasezerano y'Imana agiye kubwira. n'Imana ikubwira ngo izaguhereza akazi uri umukobwa, bakakubwira ngo hari appointment y'akazi muri company wari ushaka, akahuye n'ibyo wigendetse, wagera gutanga documents zawe akakubwira ngo boss arashaka ngo banze umuhe kubiri kugira ngo wahabwe office. Mu by'ukuri arabara documents zawe nizo byo wigenda ibyo urabishoboye, ariko documents nta gaciro zifite mu gihe utamuhaye ruswa y'igitsina. Wa mukobwa we menye ko ako kazi nuvuga niwemera gutanga ruswa y'igitsina ukaryana na boss kugira ngo ako kazi ukagereho, ntuzavuye ko ari Imana akagoye nubwo yaragusezereje yuko izaguha akazi, ahubwo uzavuye ko Satani wakaguhaye ari uzavuga ko ari wakaguhaye, kuko ntago Imana aguhereza akazi binyuze mu busambanyi cyangwa mu buryo bwo kwiciriza mu byaha. Akazi umugisha Imana itanga unyura mu mucyo, nta mubabaro wongeraho, uzana ubukire, ntago urimo mu buzima bw'intuza bw'amacenga. Aho ngaho rero abantu babyumve ko inzira zose uzabona ugeze ku bintu Imana akubwiye, ariko ukabigeraho mu buryo bw'uburyarya no guteka imitwe, ntuzabibeshere ukuri. Ubwo bwenge ntibwavuye ku Mana, n'ubw'inyamaswa abantu, n'ubw'abadayimoni. Ubwenge buvuye ku Mana buguhesha ubutunzi, buza mu buryo bw'umucyo, niko Yakobo babivuze igice cya 3 uhere kuri 13-14. Tugere ku bamarayika. Soma ijambo rimwe mu Baheburayo gusa, igice cya mbere cy'Abaheburayo, uhere ku murongo wa Abaheburayo igice cya mbere, uhere ku murongo w'10 paka Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa 10 handitse ngo yongera kuvuga iby'umwana wayo iti, data arimo ahamya Yesu Kristo umwana wayo ngo ati, Uwiteka mbere na mbere ni wowe washyizeho urufatiro rw'isi n'ijuru, naryo ni umurimo w'intoki zawe. Yego, ibyo bizashiraho ariko wowe uzahoraho. Ibyo byose bizasaza nk'umwenda, kandi uzabizinga nk'umwitero, bihindurwa ukundi, ariko wowe hari woweho uri uko wahoze. Bari kuhamya, data ari guhamya umwana we ko Yesu Kristo ari Uwiteka, kandi ijuru n'isi ari umurimo w'intoke za Yesu, kuko biratubwira ngo Imana yaremye ijuru n'isi ariko ikoresha Yesu, kuko Yesu ni ijambo wakoreshejwe kurema. Imana yaravugaga byose bigashirwa mu bikorwa na jambo, kuko Yesu yitwa Adonai, umukozi w'umuhanga, ashaka mu bikorwa ibyo data avuze. Yesu akaza ari ijambo. Igihe Imana yaje gucungura umuntu, yatumye jambo yambara umubiri aza gukiza abantu, niyo mpamvu yaducunguriye Imana. Ako wowe imyaka y'ubugingo bwawe ntizagira iherezo. Umurongo ikurikira rero niwo nshaka. Ariko ninde wo mu bamarayika? Umurongo akangaho uwo 13. Ngo ninde wo mu bamarayika yigeze kubwira iti, icara iburyo bwanjye, ugeze aho nzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Ngo ninde wo mu bamarayika Imana igeze ivugana nawe ngo icara iburyo bwanjye, ugeze aho uzashyirira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe ntawe? Ese abamarayika bose si imyuka iyikorera? Abamarayika bose si imyuka ikorera Imana, itumwa gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Itumwa aho hantu ushaka, itumwa. Mbese abamarayika bose si imyuka iyikorera? Bari kukwereka responsibility y'abamarayika, gukora umurimo wo gufasha abazaragwa agakiza. Aha ngaha niho nshaka gucyaha babandi baramya abamarayika bakabasenga no kubahamagara. Batubwiye responsibility ngo abamarayika mbese si imyuka iyikorera Imana. Itumwa ntago ari twe dutegeka abamarayika kuza kudufasha, ahubwo dusaba Imana. Imana igakoresha marayika. Ntabwo ukwiye gutegeka Imana ngo Mana ngohereza marayika Gabriel, ntago utegeka Imana ngo marayika yohereze uwo ari we. Weho niba ushaka ubufasha saba Imana. Yesu aravuga ngo ibyo muzasaba byose data mu izina ryanjye, nge Yesu nzabikorera kugira ngo data bibahirizwe muri nge. Rero Yesu nabikora azohereza marayika we, kuko no mu byayishowe igice cya 19 n'igice cya 10 Yohana ashatse kuramya marayika, yarebye umucyo wa marayika wuzuye isi yose ashaka kumuramya. Marayika aramubwira ngo windamya Yohana, ndi umugaragu mugenzi wawe, uramya Imana yonyine. Hano ugenda mu byasho gice cya 22 avuga ngo Maranatha, havuga yuko ngo Yohana byanditse ngo Yesu ari kwivuga ngo ndi Alpha na Omega, ndo mbere nk'ubimeruka, ngo ninjye wohereje marayika wanjye ngo ahishure. Ngo Yesu Kristo afite ubasha bwo kohereza marayika no kumutuma no kumutegeka, ariko nta muntu
wemerewe hano munsi y'izuba gutegeka abamarayika ngo baze baduhe serivisi. Nubikora ibyo ngibyo duhamagarira ngo marayika wawe aze bakatubwira ngo batwinjiye mu kirere cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu, ngo bahamagaye marayika wawe, ngo hamagara marayika wawe aze, aba bantu ni bantu ki? Uwo ni umwuka w'ikinyoma, kuko byo nk'uwo ni umwuka w'abarangi n'abacwezi n'imbaraga z'umwijima, kuko bambura Imana icyubahiro. Biritubwira ngo duhamagare Imana. Abakolosayi 3:17 haravuga ngo ibyo muzakora byose mu magambo cyangwa mu bikorwa, mubikore mu izina rya Yesu Kristo, mushiba Imana Data wa twese ku bwa Kristo ku bw'uwo. Bisobanura ngo rero ibintu byose bikwiye gukorwa mu izina rya Yesu, kandi tukabisaba Data mu izina ry'umwana wayo. Rero ahangaha bari kukwereka ngo mu bumana abasengwa cyangwa Imana nubwo ari imwe ikagaragara mu butatu, abasangiye icyubahiro mu bumana ni Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Mu gihe rero ugiye gushaka gusenga ngo ndahamagara Mikayeli ngwino ndwanirire, ngo marayika w'intambara Mikayeli ngwino ndwanirire, ngo mu izina rya Yesu Gabriel ndaguhamagara mu izina rya Yesu ngwino ndwanirire, ngo Gabriel ngo ngwino umpereza amakuru hano, nshaka kumenya amakuru, ngo marayika runaka ngwino umpa amakuru, ngo marayika runaka ngo genda ukore bino na bino, marayika runaka. Aho ngaho uri gusenga ya myuka itegekera mu kirere cyane hojeri, ni ya myuka yagonganye na Gabriel. Abo ni abatware bo mu isi y'umwijima, abo ushobora kubategeka, kuko nuko nguko bamusanga bakora n'izo mbaraga. Hari n'uwo narebye muri Uganda ari kuvuga agaklipe ndakakwereka, avuga ngo we ngo ni umuapotre kandi umwumvisha afite imbaraga zo kuvuga pe no ko yanakwemeza abantu umunyankore. Aravuga ngo iyo ngiye kuba ngo hari umuntu nko gukiza indwara, ngo ngewe ngo hakwe kuba hari marayika, shobora no kugira ngo marayika, ngo nk'urugero nk'aba marayika bangahe nkahita ngo bakore kuri runaka, nkabategeka niyo ngewe nkakoresha imvugo, shaka kugira ngo mbikoreshe imvugo, nkoresha imbaraga kwa kuri ubona umuntu aguye, ngo ni marayika umukozeho, ariko ngo ni ngewe ufite telecommande, mbese asa nkaho ategeka marayika akamukoresha. Rero ahantu umwuka ubasha, ubundi twebwe umwuka wera aradukoresha, ntabwo twebwe tumukoresha. Rero niba wabwo yuko ufite umwuka wera ariko ugakoresha marayika ukamumanipira, aho ngaho ni ikibazo. Inaha i Kigali hari idini, hari itorero mbere ryakoreshaga umwuka wera, donc umwuka wera yararikoreshaga, ariko uyu munsi basigaye bawutegeka umwuka wera bawukoresha ibyo bashaka. Aho ngaho ni undi mwuka, kuko ntabwo umwuka wera uwutegeka. Uyu ubu basigaye bawutegeka bati niba ushaka, niba unamanutse wenda mu materaniro bakavuga ati ceceka ziba aho ngaho. Kwa kundi Bibiliya ivuga ngo umwuka agengwa na nyirawo, bavuga ngo umwuka w'ubuhanuzi agengwa n'umuhanuzi. Ntago basobanurwa yuko umuhanuzi ari utegeka umwuka w'ubuhanuzi, bavugaga yuko umwuka w'ubuhanuzi ntabwo ari umuhanuzi, ni umwuka w'Imana. Niyo mpamvu Elisa ari gusaba imigabane ibiri y'umwuka wari kuri agengwa na nyirawo. Nyine n'Uwiteka, niba umwuka ni umuntu cyangwa nyiri umwuka ni uwawohereje. Abantu bajye bumva rega basoma ijambo ry'Imana baryuze. Umwuka agengwa na nyirawo. Yes. Abakorinto 1:14 hoye ku 32 manuka. Reba Elisa ari gusaba umugabane w'imyuka ibiri wari kuri Eliya. Yaravuze ngo usabye ikintu gikomeye. Kure nko kuvuga ngo usabye ikintu ngewe ntabasha gukora. Nanjye imigabane ibiri y'umwuka undiho niba ntayafite, niko cyo ushaka ko ari cyo ngukorera. Elisa bisa ngo yarasabye nabi, ariko motive ye yari nziza, ariko asaba umuntu udakwiye gusabwa. Yaramaze kumufata nk'ikigirwa Mana, yumva yuko ashobora kudubura umwuka umuriho akakora birenze. Noneho Eliya aravuga ngo ibyo usabye birakomeye, ariko nubona amaze kugukurwaho, icyo usabwe uragikorerwa, iya wumpaye irawuguha. Mane magambo, uyu mwitero nugwa ni manto, ariko umwuka nakoreragamo no mu butware bwa Eliya utanga surusi, ngiye kuri surusi aho bituruka. Nubona amaze kugukurwaho uri bubikorerwe ibyo wasabye, ariko Eliya yavuze yuko we biragoye, we ntiyabitanga. Umuntu ngo ndaguhereza impano ugahanura, ntaguhereza impano nakorwa ugahabwa impano nkaguhesha impano. Nta muntu waguhesha impano z'umwuka wera. Yohana Batiza nawe yaravuze ngo ngewe ubwanjye ndakaze nabatirijwe mu mwuka wera nyingire mu nda mama. Yesu yawumbatijemo Mariya agihura na Elizabeth. Bahise bumva hari ukundi connection zihuye. Yesu burya yabatije Yohana Batiza akiri mu nda, yavutse yuzuye umwuka, niko Gabriel yarabihane ngo azuzura umwuka akiri mu nda nyina. Uyu Yohana yaravuze ko atabasha no kubatiza abantu mu mwuka wera, ababatiza mu mazi gusa. Abo ngubasha kubatiza umuntu mu mwuka wera ni Yesu Kristo. Ntabwo n'udushitwe inkweto guze abasha kudufungura. Wewe utaravutse warabatijwe mu mwuka wera,
uruta Yohana ubatirisha amazi gusa. Yeah. Rero abantu benshi baribesha ngo batizo umwuka wera ngo bawutanga. Aho ngaho nicyo wa undi Simoni umukonikoni yabwiye ngo Petero mbahereza ifeza nanjye abo ndambika bahite bawubatizwamo, agira ngo ni ba Petero babikora. Petero abo impano y'Imana ntabwo igurwa ifeza, apfana ifeza yawe. Kubera yuko akubatizwa k'umwuka wera Yesu yavuze yuko ari uzawubatiza, byakozwe mu gice cya mbere umurongo wa 5 ngo Yohana yabatirishaga iki amazi, muri kugiye kiraje muzabatishwa umwuka wera. Yohana avuze ninde ubatizamo ni Yesu Kristo, n'uzabatirisha abantu umwuka n'umuri none kubera cyo ufatisha inshingano za Kristo ukazambura Kristo ukuva ko ari wabatiza abantu mu mwuka. Abapasiteri babatize mu mazi ariko bareka Kristo abatize mu mwuka. Korneliyo yigeze kurambikwaho ibiganza, Petero akiri kubwiriza bagiye kwa Korneliyo, nuko umwuka wera Yesu ahita ubabatizamo kuko bari bamaze kumwizera. Baravuga se ko bano babatiza mu mwuka wera bakawuhabwa nkatwe nta nibigato barambitseho. Yesu arimo bakoso batazagira ngo nuko ibiganza bo barambitse ibiganza bakawubatizwa batanga ngo nibo babikoze. Yesu arashatse kubereka yu batazabyiyitirira, yabikoreye Korneliyo nabo mu nzu ye. Petero akiri kuvuga batabuze umwuka wera babatizwa baranawuhabwa. Petero ngo dusigaye twebwe gukora inshingano yatubwiye nuko batiza mu mazi, batizwa mu izina rya Yesu, batizwa mu mazi. Ariko babatijwe mu mwuka wera bikimara kwizera. Nicyo cyabanje kubwira Paulo abakristo bikori abo muri Antiokia byakorewe mu 19 yabajije abigishwa 12 bo kwa Yohana batigeze bizera Yesu neza. Hango mwigeze mwacu umwuka wera igihe mwatengaga kwizera mwabatijwe mu mwuka wera ngo hoya ntago twanamenye ko umwuka wera naje. None mubatizo kimwahago n'uwa Yohana mubatiza. Hango mubatizo wa Yohana mubatizo wari kwihana w'amazi. Ariko babwiye ko mukwiye kwizera uzaza hanyuma uzabatirisha umwuka n'umuriro. Ahita barambika ibiganza bahita babatizwa mu mwuka. Hari uwahitagira ngo ni Paulo wabatije mu mwuka. Oya yababwiye ko uzaza hanyuma ni uzabatiza. Rero Paulo abanje kwiyambura inshingano batagira ngo ni ubabatije mu mwuka. Abarambitse ibiganza bahita babatizwa mu mwuka wera. Mu kubatizwa mu mwuka wera bavuga mu ndi baranahanura. Rero mubatizo w'umwuka wera nta ari Imana yagukoresha ukiri gusengera umuntu akahita wubatizwamo, ariko utazagira ngo ni wowe ubatizamo. Icyo kintu cyo gikosora akaboko abantu benshi barabyitirira ngo ngewe we nshobora gukora ku bantu ngo bakahita babatizwa mu mwuka wera, nshobora kubita hariro abantu bakahita nabatiza abantu mu mwuka wera nkubise gusa haleluya. Nene numva ubuhamya bw'umwe muri bene data Riziki Chantal atanga ubuhamya, hari igihe bari bamusuzuguye Imana imukoresha igitangaza, akubise haleluya abantu bahita batizwa mu mwuka wera batari bagize abuzura batabuzura umwuka no mundi banahanura uwatazivuze. Yakubise haleluya bahita batizwa mu mwuka. Kristo Yesu yahise abikora arawubabatizamo, ariko nago Riziki yakwirata ngo niwo babatije kuko nawe ntiyazivuze. Bivuga ngo rero ukwiye kumenya yuko abana b'abantu bagenzura inyigisho z'ibinyoma zusanga abantu benshi bavuga ngo twebwe dutanga umwuka wera. Uwo mwuka wera nago utanga ni Yesu utanga. Ngo data azawuriza mu izina ryanjye. Uwo mwuka wera azabumufasha. Rero umwuka niwe azatuyobora mu kuri kose, ntabwo ari twebwe tumuyobora umwuka wera. Ako karaba baramya abamarayika nabarangi ni imyuka mibi utari uw'Imana, wasanga wa mwuka uragura w'abadayimoni ubasha kuvuga ko turabagara kubisoma byose ariko atari umwuka w'iki w'Imana. Rero abantu bumve ko umwuka hari cyatazwe dusomye mu Baheburayo igice cya 13 tumanuka hasi dusanze ngo mbese abamarayika si imyuka iyikorera Imana itumwa. Ntabwo bavuze yuko ari abantu bayituma, nitumwa gufasha abazaragwa agakiza. Bitwa ngo twebwe dutumwa abamarayika gufashwa, ariko twebwe ntidukwiye gusenga marayika ngo azi. Niyo mpamvu igihe Petero ari muri gereza, tubirebe mu byakorwa 12:5 ngo Petero arindirwa muri gereza. Ibyakorwa 12:5 ngo akirindwa muri gereza ko amaze kwica Yakobo amwicije inkota. Ikibazo cyaje kubaho nuko Petero akirinzwe muri gereza ngo abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Ntago basabye marayika ngo yoherezwe, basabye Imana ngo itabare Petero. Imana ikoresha marayika, ntago bari bahamagaye marayika. Basabye bagize umwete wo gusaba Imana. Ntago uzumva bavuga ngo bagize umwete wo gusaba Imana ngo yohereze marayika. Nujya gusaba Imana witeka ngo yohereze marayika, Imana ibaye idashaka kohereza marayika, wabigira ute? Hazaza undi marayika usimbura uwo nguwo wari mu gusaba. Niyo mpamvu nuhamagara ngo Gabriel ndaguhamagaye mwiza rya Yesu, hakagira Gabriel uzeme ko ari dayimoni yaje. Nuhamagara Mikayeli ngo naza kurwara ugasanga hari izindi ntambara ni marayika ukuziye, ntuzemere ko ari marayika Gabriel, kuko marayika amatitre nkuko hariho Antikristo yitwa Kristo, hari na anti Gabriel witwa Gabriel, anti Michael witwa Michael Angel.
mu magambo bakora muri izo departema kuba ko iyo myuka y'abacwezi iriya misoro imaze iminsi ndeba izi bigirwamana byo muri mu bagira iki basengaga bafite department hari umudayimoni wari ushinzwe urepresenta ugukiza indwara uyu nguyu aza mu ishusho ya marayika Rafayeli kuko Imana yitwa Jehova Rafa, Imana ikiza uburwayi. Rero niba hari marayika ushinzwe healing wabashaka kumanikwa muri cya kidendeza maze yakwibiriyandura ubanje akahita akira, uyu marayika ari muri representation ya Rafayeli. Noneho niba hari abandi bamarayika babasha gusanga bazana indwara gukira, hari igihe bashobora gukoresha Kristo ari wa undi wa antikristo. Noneho nujya guhamagara ngo dahamagara Rafayeli ngo ngwino ukiza abarwayi bari hano, uwo marayika uzaza ntabwo ari Rafayeli uzatumwa n'Imana. Satani asanzwe akunda icyubahiro, abo bamarayika bazifuza ko icyo cyubahiro bazaza kuko bitwa gods. Rero mpamvu usanga hari imana zikorera mu mazi, zikorera mu butaka, zikorera ibyo bigirwamana usanga bitegekera mu bwami bw'umwija butandukanye bitwa imana. Ariko mu bamarayika ntabwo bitwa imana. Marayika nubwo bashaka kumura bitakubwira ngo tumara ko mugenzi wawe, ariko abamarayika abo ngabo bumva bavugwa bahamagarwa bashaka icyubahiro. Wahamagara Gabriel agashaka icyubahiro, ariko se Gabriel kandi Bibiliya nubwo twayisomye neza uyu murongo Shafi Didier nubwo uyu murongo twawusomye neza wavuze ngo abamarayika umumaro wabo n'uw'abazaragwa batumwa ko bazaragutumwa. Niyo mpamvu nyine ubutumwa Petero Imana yohereje marayika aramubohora, akimara kumubohora amwerekeza ahantu bari kumusengera ngo atazagira ngo n'imbaraga ze. None akigera bumvagira ngo ni umumarayika wa Petero, niko babanje kubyitira kumva ari Petero, babazi ko bamurangije. Ariko igitangaje ni uburyo basigaye bashima Imana yuko Petero Imana imukuye muri gereza, ariko iyo Petero atababwira yuko ari marayika Imana akoresheje ntibari kumenya, bari kugira ngo Imana mukuye direct mu bundi buryo. Kubera iki? Kubera ko ntabwo twego dushinzwe gukoresha abamarayika, ni Imana ikoresha abamarayika. Abamarayika buryo bo batumwa kuri twe. Niyo mpamvu na Manowa burya abarusha ubwenge ab'iki gihe. Manowa se wa Yohana na se wa Nuza wa Samusoni. Uzi yuko igihe marayika yaje akabwira madamu we ngo uzakubyara umwana w'umuhungu uzamwite Samusoni, uzirinde kurya igisindisha cyose cyo muzabe kuko azacungura bise kuva mu maboko y'Abafilisitiya. Gutya bari bamaze imyaka 40. Noneho akimara kuhagera yaje mu ishusho y'umuntu. Ngo ibi bintu nibisora tuzabigira gute ngo wareka ngahamagara ntiyahise aboneka. Marayika baragiye, Manowa avuye niba yaravuye mu murima, madamu arambwira ngo uzi umugabo uvuye hano ni umuntu w'Imana udasanzwe, ambwiye yuko tujye kuzabyara nyuma y'imyaka twese turi ingumba, tuzabyara umwana ngo nirinde kunywa ibisindisha cyari cyo cyose cya vino, ngo yajyaga akanywa ariko ari kubibuzwa kugira ngo ategure kwakira umunazire ugiye kwerezwa mu ndanyina kugira ngo azaze nta nzoga zibi. None abantu bakunda inzoga ntibazi ko inzoga zihumanya, niba zibasha guhumanya umugore utwite uragira ngo kubera iki utakwirinda inzoga. Ariko nako kaciyeho icyaje kubaho ahantu nakunze Manowa, ahantu arushiriza ubwenge abantu. Manowa yise ababazwa nuko marayika ayagiye ariko atamubonye, amubaza ashaka kumukoresha interview. Manowa itahamagara Imana ngo Mana ongera wohereze wa muntu w'Imana wohereje hano atubwira ibizakurikira n'uburyo twagenza uyu mwana, kuko umuntu w'Imana ntituzi wari wo wohereje. Mana rero ndakwingize uzongera umwohereze. Uwiteka magusenga kwa Manowa yuko atasabye umuntu w'Imana ngo agaruke, ntiyasabye marayika ngo agaruke, yasabye Imana yongere yohereze. Manowa yarazi ko ari Imana yohereza marayika, asaba Imana ngo yongere yohereze uwo muntu yatumwe. Marayika yongera aragaruka, agarutse madamu yatambwira ngo buretse ugarutse umutwaro wanjye adahari nanone, ihangane ngene muhamagare ashaka kukureba kuko ubushize nta contact wampaye, ntambwiye aho ngusanga. None ubwo ugarutse rukaza nyemeranye n'umuhamagare ari ku murima aze afite abasoko kugira ibyo akubaza. Marayika wibuka yuko nta mahitamo yandi afite yo kubyanga, kuko wibuka yuko isengesho rya Manowa rikwiye gutuma ahategereza. Yari yasabye Imana ko yongereka mugarura, Manowa mukoresha interview. Bivuga ngo rero Manowa amaze gusaba iryo sengesho, marayika agaruka,
presence ya mano widahari byabasabye ko madamu we ajya kumuhamagara marayika nawe arategereza aravuga ngo namutse ngiye kandi yasabye uwantumye naba nkoze ishyano kuko marayika ntabwo yajya kwisobanura ngo ntabwo nashatse bano bagabo bamarayika baca bugufi kubw'itegeko ry'Imana we kubw'itegeko ry'umuntu rero umuntu utegeka abamarayika kugira ngo amupfukamire uyu muntu uzamenye yuko abategeka n'abadayimoni bategekwa ntabwo ari marayika abamarayika ntabwo wamutegeka kuko bategekwa n'Imana ko kana ko kanyuzo abakoresha imyunyu ni ibintu by'imihango ya gipfumu hari wambwiye ngo akoresha umwunyu ngo kubera yuko Elisa yigeze awukoresha kuhumanura amazi imboga n'ibikiri biki nambwira yarayobowe n'Imana muri icyo gihe gisaro rya kera ari ibintu by'imihango yemerwaga ariko ubu ngubu iyo mihango ntiyemewe tukwiye kubikora mu izina rya Yesu mu byo tuzakora tubikore mu izina rya Yesu Kristo ikindi tuzaramika ibiganza ku barwayi bakire ntago dukwiye gukoresha umwunyu ngo kugira ngo tuhumanuke icya kabiri niba ukaraba umunyu ngo kugira ngo wihumanure kubera icyo ushaka igikundiro cy'abadayimoni kuko nujya gukaraba umunyu uri guhamagara abadayimoni wagashatse favor iturutse ku Mana Bibiliya ivuga yuko niba ushaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa no gushimwa ngo bishakisha gukora ibyiza udacogora abantu ni babihemu bari gushaka gukaraba umunyu ngo bakundwe kandi bari guhemuka baretse gushaka ibya gipfumu bakareka ikindi cya kabiri abantu bakunda gukoresha ibintu n'inyigisho z'abadayimoni bakunda gukoresha ibintu by'intuza by'inzozi bakavuga yuko ngo nurota gutya ngo bisobanura gutya ntabwo igihe cyose inzozi warose bisobanura kimwe Imana akoresha envelope y'inzozi imwe ikazana ubusobanuro butandukanye ntabwo igihe cyose warose inka bisobanura yuko warose imyuka mu miryango Yozefu nako Faro yarose inka zinanutse zimiriza ibyibushe byasobanuraga imyaka 7 y'inzara izamirwa n'imyaka y'uburumbuke yarabanje bivuga ngo rero igihe cyose warose inka ntuzumve yuko warose ikindi ushobora no kurota inyenyeri zigupfukamira wa mugari zikugwa imbere nka Yozefu ntabwo inyenyeri bisobanura igihe cyose ko ari imiryango 12 yahise cyangwa ari abantu hari inyenyeri zisobanura impano hajye zisobanura marayika kuko Lucifer yitwa marayika umucyo kitwa inyenyeri yo mu ruturuturu bivuga ngo rero igihe birayita na Yesu inyenyeri yo mu ruturuturu yes rero ntuzumva yuko igihe cyose inyenyeri isobanura ikintu kimwe ahubwo inyenyeri ifite representation zitandukanye biravuga ngo abahindure benshi kugukiranuka bazaka nk'inyenyeri iteka ryose rero nujya kuba yuko kwaka inyenyeri iteka ryose bizaba ari rezilita yuko wahindura abantu benshi kugukiranuka biso kuba umusitari rero Imana ishobora kungira umusitari nyikira hano mu isi no mu ijuru nkaza umusitari kuko nzaba narazanye benshi kuri Kristo ntisonga ngo igihe cyose rero warose inyenyeri ngo bisobanura yuko bisobanura ngo impano wasanga ari n'umuntu rero igihe cyose reka Imana itanga ubusobanuro kuruta uko wakora wafata inzozi ukazishyira mu gatebo kamwe burya Yozefu akokana ko kanyuzeho kuko abantu benshi bazi yuko igihe cyose urose kino bisobanura iki hari n'igihe ushobora no kurota imbwa iri kumokera abantu bari baje kukwiba kuko ngo buriya imbwa ngo nabasambanye kumbe imbwa ni uburinzi kuko mu buzima busanzwe imbwa ishobora gukoreshwa nk'uburinzi igihe cyose rero wayirose kuko isanga ifite sanse mbi yuko imbwa ari ubusambanyi uzahita utangira gutokesha kandi ushobora gusanga mu nzozi warose hari abari baje kukwiba imbwa ikahita ibakurumira ukabura tabaho ugakizwa hari igihe Imana ikoresha izindi mbaraga zo kukurinda bakaza mu buryo bwa security ako kana ko twari gaciyeho rero abantu bakwiye kugenzura inzozi icyo nabasabira abantu kugira ngo batazajya bahora babarindagiza ngo zifite ubusobanuro Imana ikumpere niba ufite impano y'inzozi yo kurota cyane ikumere kuzajya usobanukirwa inzozi mu nzozi nkuko Daniel yari abifite niba bigucanza saba Imana ikwisangire mu nzozi kuko hari igihe gizashaka ubusobanuro mu nzozi ku bandi usange bagwa ubusobanuro butari bwo kandi hari indi message Imana yashatse kuguha ibi bintu byaba byiza ngo ufite impano yo kuvuga mu ndi masaba Imana mweze no kuzisobanura mani magamo nanjye ndabagira inama nk'iyo Paulo yatanze igihe cyose urota inzozi ugasanga ntibisobanutse saba Imana yongere bigarure bisobanutse niba ishaka kuhereza message ntabwo uzabura kuyitanga shalom reka tubashimire mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro nubwo Imana n'urukundo rwayo bibe kuri mwebwe dushimire na Didier wabanye natwe Didier Imana igumugisha amen naho butaha yego nimero zivuga nimero guteranya 250 581 9 6 izingande iyo izingane ni uguteranya 256 7 8 6 14 5 944 umuntu wifuza kuvugisha Didier naho yamubona nuwakina n'igitabo biroroshye yego Didier wakoze kutuganiriza kandi namwe murakoze nibura abantu bagende bahembutse mu izina rya Yesu amen bareke gusenga bamareka nabako izo nyigisho za gutegeka bamareka no guteka umwuka wera babireke umwuka wera n'ukwe kutuyobora akaduteganya nago watege kukuyobora yego Imana ibamira umugisha sawa